gitondo nibwo nabyutse numva bararashe hirya mpita nirukanga ngo shike mpita mburana na Aduyi bahise bandasira aho ngaho byarankubise riranzamura rinkubita hasi nubamye bakurasa bakugezeho neza basigaga napfuye tena ariko mu mwanya wo guhumza no guhumura nahise mbembuka kandi narimo nibaza amasware menshi nkase naba nageze se mu ijuru ko ndimo mbona nibwo naje kumva Aduyi imbere kandi aravuga ngo yimayitiye no amutayibe baleo iwacu nta bitaro nta hantu bavurira nta kepfo ka ruguru nta muti ubwo byari bimeze gute bari badutumye kandi iyo badutuma aho ntibabeshaga icyo kintu cyo bari bagikiranutseho badutuma ngo bakatubwira ngo umunsi munyana tuzabatera umunsi wa mbere ndaswa banikoreye banshishije mwika tubana na leta mu munsi wa kabiri n'uwo muri icyo gitondo bangashe naciye mwika abasirikare babareba gutyo gusa kihwa bumva ngo babarengeje kwa Murima ngo babamanuye poezero ubumva umeze guza numva mbabaye cyane mu bintu biza bimbabaza no kumva amakuru mbere yuko izi ntambara ziba nari umusevire nari umusore mutoya nari muri projet zanje ziterambere ariko twayishiwe dusigaye mu guhunga gusa igihu cyama gitibuka hagati yacu na Aduyi arahunga avuga amakuru ko yarwanye na Aduyi dasanzwe nakwe gatwari Aduyi wawe ibyo twari kumwe tiye intervenye igihe twatewe ariko ngo tumare kugeza Aduyi yamimanuka iduturuka inyuma iturasa amakompora idusaza z'amashini gani turasaza gusanga mu muhanda urimo abasore 50 ubonetsemo imbunda zibiri zitatu mwaterwa abantu 80 bakaje nyuma y'imbunda zine zigiye kwitanga igitero c'abantu 200 bafite imbunda bose n'ibikoresho twabanaga na leta twahunganaga nabo banatanze amakuru yuko tumeze mwamenyaga amakuru gute mugatabara gute aha hatewe bahawa gufite magazine yuzuye reka yuzuye uri umwana wande wewe tagusha ugomba kutuzanira umubari w'umusaruro wakuye muri aya masasa arimo of stories. Takuramukije wowe ukurikiye Afrimedia Live aho uherereye hose ku isi ndizera neza yuko uri amahoro kandi Imana ikomeje kukugirira neza. Ni kuri Afrimedia Live uri kumwe na Director Gabi ninki bisanzwe narinzi neza yuko utaherutse ibingibi ariko turi kumwe nawe bunyine. Nanone ntangira nihanganisha abanyamurenge muri rusange abatutsi abantu bari mu gihe cyo kwibuka abantu babuza babo mbabwira ngo pole cyane kuri Afrimedia pole kandi pole ibingibi byose bizagira iherezo ibingibi bizagira aho birangirira. Umunyabwenge ati niba ushaka kwihuta genda wenyine niba ushaka kugera kure ukeneye abandi. Iyi niyo filozofi y'abasore bishize hamwe muri Minembwe 007 bahisemo kubaka ejo hazaza. Uyu munsi Minembwe 007 ifite wholesale store ikomeye mu mujyi wa Nairobi CBD. Wabucuruza ibikoresho bya telefone ushaka stock vuba ku giciro ciza kugira ngo wongere profit yawe. Cyangwa ufite igishoro ushaka ushora imari yawe mu buryo bufite icyerekezo n'icizere aho amafaranga yawe gukorera wisinziriye. Zana igishoro cyawe bagucururize kandi wunguka wigaramiye. Cyangwa se niba ushaka kurangura ku giciro hafi y'ico ku ruganda. Minembwe 007 ntabwo yubatse business gusa yubatse system ibyara inyungu aho inyungu ziva mu bucuruzi zisubizwa muri business izindi zigashorwa mu mitungo y'ubutaka. Gana Minembwe 007 gukorera hamwe kubaka ejo hazaza n'ishoramari rifite icyerekezo no kugira vision imwe yo kubaka ubukungu binyuze mu bucuruzi ubutaka n'ishoramari. Ushaka ibisobanuro birambuye cyangwa kurangura wahamagara 0743120735. Hanyuma rero mbahaye ikaze kuri Afrimedia Live mbifurije amahoro n'imigisha. Kuko bisanzwe rero uko dusanzwe twakira abantu kuri Afrimedia Live uyu munsi turi kumwe n'umusirikare turi kumwe n'umurwanashaka turi kumwe na twirwaneho turi kumwe mbabwire gute ni umunyamurenge ukunda igihugu ariko kandi wanacitangiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi niwe tugiye kuba tuganira ahangaha kuri Afrimedia Live. Ndizera neza yuko uza gukunda ibyo tugiye kuganirira hano uza kumva amateka akomeye uza kumva ubwitange bukomeye bamwe mu banyamurenge bakoze kugira ngo uyu munsi
imurenge habe hahari uyu munsi abantu babe batuye uyu munsi abanyamurenge babe bahumeka iwabo. Karibu cyane. Murakoze. Meze gute? Tumeze neza. Ni amahoro. Turashima Yesu. Kuri Afrimedia Live twahageze. Ngaho ibwira umukozi wa Afrimedia ugukurikiye ukubonye bwa mbere akaba kubonye hano kuri Afrimedia ariko atakuzi. Amazina nitwa Ngiruwambaza Plaisir kuko wari wibajije. Nanone ndi umunyamurenge. Iwacu ni Murenge. Ni muri Congo. Nanone ni mu ntara cyangwa province ya Sud Kivu. Muri territoire ya Minembwe. Muri village localité ya Gahwera. Naho ngaho. Sinzi nimba mwumvise uko avuze muri territoire ya Minembwe. Tumenyereye ko bavuga ngo muri territoire ya Mwenga, ngo territoire ya Fizi abantu baturuka muri biriya bice. Kubera ko utavuze gutyo. Fizi harahari. Ariko ntitwibe muri territoire ya Fizi. Ubu turi muri territoire ya Minembwe. Wabisobanurira abantu bataza ayo makuru. Bigenda bihinduka. Minembwe yigeze kubaho ari village umuhano usanzwe, bukeye iba posta, bukeye iba commune, ubu igeze kuri territoire. Sinzi commune baranayiyaka, barayigize commune basa barayikuraho n'abantu. Nabo n'abantu, ariko Imana ntiyakunda ko tuguma hamwe kuko nta kidakura. Umwana azavuka azaba urusoro mu nda, agakura mu nda, akamara amezi 9 bwaca, kandi ibintu byose bigakurira bwaca, akavuka akarerwa, ntaza yuzura ingobyi uwo munsi, ariko uko iminsi igenda yicuma niko agenda ageraho nawe yo kwicazwa, agakamba akigenza, agakura, akaba umugabo. Ubwo rero commune iyo tuvuga ngo territoire, suko twiringagiza ko yigeze kwitwa village, yigeze kwitwa commune, yigeze kwakwa ko izina rya commune, yigeze kwakwa no amazina ya commune n'ibindi. Ariko icyo dutangariza abantu nuko tutakiri ku ma village n'ama localité n'ama wate, ubu ngubu turi kuri territoire, kandi naho dushobora kuzahava bitewe nuko n'icyerekezo Imana izagenda itanga. Ubu ngubu yatanze ikiherero. Ubu turi muri territoire. Nari mvuze icyerekezo Imana yatanze nyuma yo kuvuga ngo iyi ni territoire. Icyerekezo ni ikihe? Urumva nyine territoire yagezweho ko nyine abantu banze ko twitwa icyo twari twahawe. Noneho Imana iduha icyari kirenze cy'abantu bari batunyaze. Nukuvuga ngo batunyaze amaboko matoya, Imana iduha amaboko manini. Ubu dufite territoire. Tukibarizwa mu yandi ma territoire, tukibarizwa mu yandi. Tuva mu Minembwe tuje kuri province ku muntu uri kukumva ubu nyine tivuga ngo yo namagambo yawe. Shobora kuyita yanje, ariko sa yanje gusa kuko musobanurire. Ngira ngo wenda mwara nabikurikiranye kuko twigeze kubaho hariya ari commune, ariko barayashaka kuyisakuriza cyane. Noneho bayisakurije habamo n'intambara nyinshi cyane, ibintu byinshi. Ariko ejo bundi Imana natwe iradusekera, iduhereza territoire. Abayikurikiranye barabikurikiranye, iba proclame, ubu irahari, yabaye inauguré. Dufite administrateur Gikwere Charles, niwe administrateur wacu. Naho ibyo abantu bavuga byo ntabwo mu isi, ntabwo amagambo azabura n'ibindi. Twebwe gusa icyo tuzi nuko dufite territoire, dufite n'abayobozi bacu, inzego zose. Hari n'abatazabishimira ibyiza by'abandi. Niko bateye abantu. Ariko kandi bajya bavuga ngo urusaku sinzi rw'ibisimba ngo ntiruza rubuzi nka gushoka. Ariko se buriya hari umunyamurenge watayishimira ko Minembwe yo bari territoire? Abanyamurenge bubu batandukanye n'abakera bazaga bishimira ibyiza by'Imurenge, ariko twagizemo amabara menshi.
basigaye bamwe babyanga ngo izigwiriye zigwiza n'amabara. So iri jambo ushobora kuba ari umuntu wa mbere nakiriye warivuze, niyo mpamvu nditinzeho ndigarukaho cyane kugira ngo abantu abakurikiye banasobanukirwe ico ngicyo ko cabayeho, iyo impinduka zaje abantu baze bakira yuko izo zashitse nyine, ko hari abantu biza bigora kwakira impinduka. So wari utubwiye, umaze kutwibwira, utubwiye aho uvuka, utubwiye iwanyu, kubera ko hanga dukurikiwe n'abarundi, ariko abarundi barabimenye kubera ko iriya ruguru hari abasirikare babo benshi bari babizi ko ari teritwari iriya nibo bayibonye, ariko baradukurikiye. Ariko dukurikiwe n'abarundi, dukurikiwe n'abanyarwanda, dukurikiwe n'abantu bumva ururimi ari benshi, n'abashi bararwumva, n'abapfurero bararwumva, n'abembe bararwumva, abo bo n'ababembe n'abapfurero bo nabo bayirimwo, ababarizwa mu Minembwe nabo bayirimo, ntabwo ari abanyamurenge. Niyo bayirimo, narimvuze abakongomani batuye, narimvuze abandi wenda batari abakongomani batumva uruvugo, bumva ururimi ariko bari mu bindi bihugu. Of course nk'abarundi nyine n'abanyarwanda, niyo mpamvu narimvugiye, ni nayo mpamvu nabitinze kugira ngo bisobanurwe, binasobanuke ko bumva mu Minembwe, ni Minembwe nyine tibumve icarico, ariko ni territory, ni kuvuga ngo ni sub county hano muri Kenya. Ni sub county mu mvugo zana muri Kenya ni ka sub county. Ibyo ngibyo rero ni byiza by'umurenge. So reka tuganire nawe, natangiye mvuga ngo ni umurwanashaka, nitwirwaneho, duhera aho ngaho. Ibyo birahagije, sibyo bikuranga kabisa. Nakuvuze neza, uwo nampima gutya mu Iserenge ibaye imeze neza, hari ukuntu mu maraso bosomaho ayo mazina iyo barimo, nimba byokunda mu byuma bimera muri DNA neza handitsemo twirwaneho. Iba nk'uyivugaho bukeya, bunyine haba impinduka nyinshi, bakuduha update za twirwaneho, aho tuvugira ubunyine ko hari abantu benshi ahangaha bakurikiye Free Media, tuvuze ko hari abarundi, hari abanyarwanda, hari bandi bakeneye kumva aya makuru, bakeneye gusobanukirwa, bazi ko intambara iri mu Minembwe, bazi ko intambara iri muri Kongo. Nkutubwira amakuru makeya uwo muntu ufite muri DNA. Ijambo twirwaneho d'abord, twirwaneho ni ijambo risobanutse mu zindi mvugo, dushobora kwita ngo ni autodefense. Sinibuka mu Cyongereza ukuntu twabyita, ni nko kuvuga ngo defend ourselves, aba defender. Noneho rero ni ijambo risobanutse, self defense, ni defend ourselves, ibintu habe nibyo kwirwanaho. Umuntu ashobora kwirwanaho mu buryo butandukanye. Iyo umuntu adafite imyambaro cyangwa se imyenda, azavuga ngo uwo ashaka uburyo mbona imyenda kugira ngo naje nambare mberwe nk'abandi, bikaba ngombwa kuko wirwanaho mu kwishaka. Iyo umuntu ashonje, ashakisha inzira zose zishobora gutuma iyorya. Nicyo gituma umuntu agera wenda guri suka, agashaka isambu, akagura imbuto, agahinga, akeza, akarwanya ya nzara. Iyo umuntu adafite aho atuye, birangira hashatse kugira ngo nawe abone aho yoshira inzu kugira ngo umuryango we ubeho. Donc ni ibintu byinshi, ni inzira nyinshi umuntu ashobora gukora yirwanaho. Imana ko ijambo ryo kwirwanaho ni ijambo rikoreshwa mu buryo butari bumwe, mu buryo butandukanye. Iyo umuntu yarwaye, yashakisha ukuntu wenda yagarurwa bwa buzima bw'ubuzima, noneho rero bikamutera kuja ku bitaro kugira ngo ahure n'umudokiteri amuhereze ikinini cyangwa amutere isindano akize ya ndwara. Uko no kwirwanaho. Noneho iyo tuvuze uko kwirwanaho kwacu, ni mu rwego rwo gushaka umutekano, kuko twari gushaka kubaho. Twari twabuze umutekano, tumaze kubura umutekano tubura abo udushakira, turawishakira. Kugeza n'uyu munsi ano jour turacarimo twishakira umutekano. Niryo zina rero wumva ngo kwirwanaho. Kwirwanaho kugira ngo tubeho. Ntabwo ari kwirwanaho gusa ko kuvuga ngo ngiye gushaka ihuzo. Ntabwo ari uko tuvuga. Nabanje gusobanura kwirwanaho, ushobora kwirwanaho mu buryo butandukanye. Uko bari umuntu ashobora kuba ari kwirwanaho aherereye, ko atari ko turi kuvuga. Si twebwe kwirwanaho turimo tuvuga, no kwirwanaho ko gushaka kubaho
kwacu kubaho k'umunyamurenge kuko umunyamurenge yashakaga gushira donc hariho umugambi wo kumara umunyamurenge kumuca kumurandura n'imizi noneho rero umunyamurenge amaze kubura uwo yo kwishingikirizaho amaze kubura uwo mukavaringa uwo muproteje uwo murwanirira noneho ashaka kwiproteja ashaka kwirwanirira yishakira kubaho yanga gupfa ya nguwo twirwaneho duhe rero niho nari mvuze nari nkubwiye nkuduha update aho ubu nyine niyo nkomoko igeze kuki ese ni impera ahangaha birumvikana niyo byavuye nta kibazo turahasubira niho tuje niyo mizi ese iyo duhereye mu mizi tukayizamukana tukayirenga none buryo busobanutse ntugire ikibazo kuri none nari mvuze ngo amakuru ari update ya none twirwaneho iri mu Minembwe iri mu Kabanju iri mu Gipupu iri muri ziriya nce zose iri mu Pwezero ihanamye n'ururenge iri mu Rugezi iriya mu yunamiye imisozi ntabwo iri muri ho plateau gusa yunamiye iyi misozi irebe namwaye plateau iri no mu Rurambo iri ni Goma iri na Bunagana iri Rucu iri Rumangabo iri Rubaya iri Rubero iri n'ahandi hose iri Bukavu iri Kamanyura ngiyo twirwana so impamvu narimo nsisitiza rero kugira ngo ubanze uvuge amakuru make aho bigeze nuko tugiye guhera wavuyeyo atari uhiri niho nari nshatse ngo tuze guhera kuko uva mu Minembwe wavuyeyo amakuru make mfite bari ku marembo bugarijwe bari ku marembo ariko uyu munsi uvuze ko bari inyuma so ngaho tubwire kuko uri mu bantu bake batangiye urugamba rwa mbere rwo kugira ngo hariya hagumeho abaturage bagumeho abaze ntibashire twirwaneho yatangiyeho yirwanaho donc twatangiyeho twirwanaho dutewe mu mazu dutewe mu biraro tunyagirwa iruhande rw'amazu dutemerwa iruhande rw'amazu twambugirwa ibyacu imbere y'amazu twikirwa abana n'ababyeyi mu mihana yacu kuko ndaza kuguha n'ingero zifatika kuko niba ubona wenda hari ingingo ndafite nazamburiwe mu muhana wacu aho navukiye aho umunyonyo wanje uri niho n'igice cy'ukuboko cyasigaye niho ingingo zanje zasigaye urumva kuko nari mu isambu nari mu itongo ryanje nari mu kibanza cyanje noneho rero kugira ngo nambuge ubuzima nicyo cyanteye nicyo kidutera gukomeza kwirwanaho icyo gihe rero twatangiye duterwa turaswa twicwa tunyagwa noneho twanzura kwamagana kwiyama kwirwana dukomeza kurepusa umwanzi mu bushobozi buke twari dufite urugamba rugenda rwagiye ruhindura ishusho twebwe utaraje mu rugamba banza twibwire wewe uri hano plaisir uru rugamba ruza rwagusanzeho wari umeze gute wagiye utabaye se wari utuyeyo twibwire mu makuru magufi kugira ngo tubone kwinjira ubone ko twinjiza mu mateka make yuko mwarwanye hariya muri twirwaneho ya mbere ikiri y'abasivile itaraja ku murongo mukinyanyagiye mu mazu uze utuhurukire kugeza ubwo wanamugaye utubwire inkuru yawe bwite noneho wamugariye mu rugamba gute kugira ngo ariko baza tubwire wewe jewe mbere yuko intambara iba warinde waruri mbere yuko izi ntambara ziba nari umuturage nari umusivile nari umusore mutoya nari muri projet zanje ziterambere bo nari mu karere na contribuwaga ibyari ngombwa kuko
mbikora mu karere. wari unatuye muri Kongo nyine cyangwa wari no nari ntuye muri Kongo mu Gahwera, niho navukiye, niho nigiye, niho natangiriye gukora ibintu, niho nashakiye, niho nabyariye, niho nari ntuye, niho norereye. Imirimo yose nayikora, nagendaga gukorera ahantu hatandukanye, ariko ntaha mu wanje inzu niyubakiye. Nari umukristo, nari umuririmbyi, nakoraga imirimo itandukanye mu murimo w'Imana mu ikanisa, ndetse no mu karere no muri societe bisanzwe. Nta yindi option nari mfite. Bukeye nibwo intambara zabaye. Intambara ziraba zihera mu duce dutandukanye turi kure naho twari dutuye, ariko kandi zari zimaze iminsi muzamuzumva. Ndi muri basha mu makuru y'iwacu. Hari abasha badukurikiye wenda bakiri batoya n'abandi wenda batazi ibyabaye ku bwoko bwacu. Nkuko twavuze dukurikiwe n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Yego, ubwishanyi bw'abanyamurenge bwatangiye kera kuva igihe cy'abasogokuruza. Birwana ariko bikagenda bigahwama, gusa ntibyanamuje ngo bigere kuri urwego rwa none. Aricyo gihe byagendaga bigera ku cyabuza iminsi runaka, amezi, amahinga, bikarangira bigahwama. Icyo gihe leta wenda zikimplika, zikaproteja, zikagerageza kuzimyazimya. Noneho rero izi z'ubu ngubu zatangiye si leta zanimplikaga n'abaturage n'ubundi, uko nico gihe kera za Murere n'abanyamurenge n'abaturage birwanyeho banga gushira banafasha leta, birwanagaho. Ariko noneho uzageraho ngaho leta noneho ibintu bigahinduka. Leta nayo ikagira ukuntu itanga umusimamo, umurongo runaka, ibintu bikarangira. Gusa twari tuzi ko n'ubundi nibi ngibi bizageraho leta ibyo implikamo igatanga, ibona ko bikabije. Kumbe iyo noneho ibikora yanamuje, wenda turaza kubigeraho. Nibyo rero nari mvuze ko hageze nko mu bihe 2010, imyaka ya 2017, nibwo rero intambara zanamuje ziraba ku bwoko bwacu. Ubwishanyi burakabya, buja ku rwego rwo hejuru rwo gusenya noneho n'imihana. Bahoraga bica abantu, bakica abantu kibandi, ubundi bakanyaga inka, kandi tukamenya ko zanyazwe n'abamayimayi, ndetse bishe n'abantu. Ariko urumva batoye umuntu baramwishe, tukamenya ko yishwe n'abamayi, tukabura uko tubikora. Twari tutaragera mu rwego kuvuga ngo twirwaneho. Kandi n'ubundi twari dufite za leta aho ngaho, twari dufite leta ishobora kwiyimplika mu kibazo, igaproteja, ikarengera abaturage, kuko nibyo byari mu nshingano zayo zo kurengera abaturage ni mari yabo. Ndashaka ngo udusobanurire icyo gihe uko wari umeze wewe, akazi wakoraga, ese wagakoraga mu mahoro, byari byifashe gute ubuzima mbere yuko ibyo byose biba kugira ngo winjire mu jewe nakubwiye ko nari umuturage usanzwe, nakoraga business. Niyo nakoraga ubucuruzi, naragendaga nkaja za Burundi, nkaja za Bukavu, nkaja hariya za Rwanda, ni Buvira, hari bicuruzwa nagendaga mpuruza aho hose. Narangiza nkabizamura ruguru, tukiriza imodokari, tukazamura ruguru hariya misozi, imodoka zagera hariya hitwa kwa Murima, cyangwa se bakunze kuhita abandi mu Rusuku. Naho ngaho tukadepoza imizigo, imodoka ikadusigaho, tugafata abikoreraga, tukazamuka ruguru. Twaracurizaga amasoko atandukanye, twakoraga ibintu bijyanye na business, nta kindi kintu twakoraga. Jewe niwo inzira zaragendwaga. Ariko nanone hari abantu bicwaga mu mayira, kuko ndabyibuka mu bantu bakoraga ku mamodoka, hari umuhungu wabitira yari umugabo witwa Mutabazi. Uwo nguwo yapfuye yishwe n'abamayimayi muri ziriya nzira. Urumva nibo bari nk'abakonvoyere bajana imodoka, nibo bari donc nibo basoresha mu nzira, barowaga imodoka ziriya nyine zavaga epfo, donc bakajanamwo abacuruzi n'abagenzi. Nizo rero twagenderagamo. Bukeye yaje asubiye, ngira ngo yarasubiye epfo Buvira, niho bamwiciye n'abandi. Donc umutekano afite nti wari wose. Okay, nyine twaritaga kuko twari tumaze kumenyera umutekano wa kubera ko ari bwo buzima, nibwo buzima, nta kindi tandi mahitamo twari dufite. Kandi ibyo byose byagendaga biba en face y'igisirikare ya leta. Ariko nanone bari bafite intege nkeya, ntibagira icyo
bakora nibyo nari mvuze ati umutekano wari MP donc wari dute nawe ntiwari wuzuye no 2017 rero 2017 rero nikigiye intambara ziratangira zagusanze jewe zansanze ruguru zansanze ruguru ariko ntizahereye mu gace kiwacu zahereye mu gace k'Indondo abantu barapfa abantu barasenyerwa baranyagwa abantu batangira kwangazwa ariko nanone ukumva ngo abanyarwanda tuzabajana iwanyu abandi bakavuga ngo tuzabajana tubahurutse Misiri ngo niyo mwaje muva donc bakoreshaga imvugo zinshi zitandukanye z'urwango zo kugira ngo bakomeze batwangaza ntambara rero ziragenda navyibuka baririmbaga indirimbo ngo Felix ngo fungure miryango Wanyarwanda wote warudi kwabo indirimbo bagiye baririmba ni nyinshi zo kutwangaza z'urwango z'agasuzuguro z'amacakubiri za genocide zo kumaraho gutsimba no kurimbura umunyamurenge ibyo donc inzira zose barazikoresha zo kugira ngo baduhahamure batwangaze kandi banabishira mu bikorwa tikwara kubivuga gusa so nuko nambara rero ziragenda ziraranda ziratondagira ziva Indondo yose ziragenda ngo zije kugera muco hagati zirasimba zirasimba zijiriya mu biraro mu bungeririya za Matanganika nahitwa zababengwa bica abaturage bica abungeri n'inka baranyaga donc bakora mabi ashoboka cyo gihe twapfushije abantu benshi babungeririya za Matanganika nahitwa zababengwa nyuma rero nibwo twirwaneho yidetermine nibwo yidetermine abantu baravuga ngo uwaba yarabise inkoni kuko hari uwabaga yifite iyo kurinda imitungo yiwe inka mu biraro uwaba yifite ni muzane twegeranye ugasanga mu karere mufite nk'inkoni kazi mubonye nk'imbunda we na kazi 3 4 anishe kandi ga icyo gihe hari n'abasore ugasanga mu muhanda urimo abasore 50 ubonetse imbunda 2-3 mwahuza nakandi karere zikaba zine mwaterwa abantu 80 bakaje nyuma y'imbunda zine zigiye kwitanga igitero c'abantu 200 bafite imbunda bose n'ibikoresho ariko ntandi mahitamo twari dufite kuko twari dufite n'igisirikare ngaho twarababwira bati hariya baturangiye kuko hari maye none ga muje tubwira leta twabanaga na leta twabanaga nika defense za gisirikare ziraho nkuko twicaye mu nondangiza muri yankarangiza muri yango ni mwafande muri ya ni mwa runaka abasirikare twarabana twari tumaze no kumenyana nabo bari bamaze kutumenya hari kandi abasirikare benshi cyane ku buryo munatabara mugiye kwirwanaho baye bababona ku buryo twahunganaga nabo twarahunganaga none twababwira batese ko mutarasa iriya ni maye batereka danti turahabwa uruhusa rwo kurasa maye none se nitwe mwaje kurinda cyangwa mwaje kuturimburana n'abaturimbura nuko gasuko kurinda ni kuvuga ngo baje guhunga nko guhorereza ndetse kuko twahunganaga nabo banatanze amakuru yuko tumeze nuko muhungi naho muhungi nibyo dufite aduya akaza kuko yarazi kuko turi faible nta kintu na kimwe dufite icyo gihe rero nari mvuze nicyo gihe twirwanaho yiyorganize abaturage dutangira kujenga tugafata tugashinga ubuyobozi nubwo bimeze gutya tukagenda bakadutera twarasa twagiraga ibahati hakabwo tubatesha imbunda hakabwo tubatesha isasu rya sasu twamutesheje akaba ari ryo tugwanisha umunsi wa kabiri ya mbunda twabatse akaba ari noneho tukaba tubonye ga iyo undi muntu wa gatanu zikabaga zibaye zitanu donc twama tugenda muri ubwo buryo nkubwire ngo icyo gihe twatangiye guterwa ndavuga icyo gihe cya Matanganika twaragiye tujayo kuja kureba abantu bishwe n'abakiri bazima barashwe n'abandi bakiri bazima bari mu mapori cyangwa se mu mashamba bahunze turagenda turabahuza abapfuye turabashingura nanone n'inka za sigaye nkeya turazihuza turazizana turazamura ubwo aho ni ryari ubwo hari 2019 kuko zari urumva zatangiriye 2017 ziraranda zikagenda gahoro gahoro zitonda abantu bapfa imyanya isenyuka baragerageza kwelimina icy'Indondo bagerageza ukazusanga umwana usigayemo nk'abasaza
nk'abasaza nk'umunani n'abasore nka babiri. Ugasanga donc abantu benshi bagenda bahunga. Ubwo urugamba rwawe rwa mbere mwagiyeho ico gihe ni ryari, ni hehe mwagiye, mwatabaye bababwiye ngo byagenze gute? Urugamba rwa mbere wagiyeho ico gihe wewe? Urugamba rwa mbere nagiyemo ni urugamba rwo mu Matanganika. Twamye duhera ahantu hitwa mu Gitumba. Niho twatangira kurwana. Aduyi wari aho ngaho turamwegura turamwirukana, tuzana inka zari aho ngaho n'abantu bari bihisha mu mapori bari barabuze inzira, turabahuza tuzohereza dufata timu imwe barazijyana, indi timu tuhita twikonera tuja mu Matanganika ngo dushike dusanga abandi bantu baguye aho ngaho, turashingura ariko tukomeza turwana n'abamayimayi bari bari aho ngaho, turabegura inka zari ziri aho turazihuza turazikubanura. Ni icyo gihe rero je natangiye urugamba. No kuvuga ngo ico mpa nshaka kumva hano, mbere yabwo nti wari umusirikare, wari umusivile, ugagiye uri umusivile ugiye ku rugamba cyangwa? Mbere yaho twara abasivile kabisa bari mu bikorwa bisanzwe, batazi utazi imbunde, utarakora ku cuma. Mbunda nari nyizi. Mbunda nari nyizi. Ndabyibuka kera hari igihe twigeze kuja muri Gumino ya kera, ariko tuza kuyivamo, twari abana twari batoya, tuza kuyivamo tusubira munane. Icyo gihe bariko bakuramo abana, tuyivamo tuja gukomereza ishuri. Ku ishuri tuba civile basanzwe. Nuko jewe nari nyizi. Mu Matanganika rero mugenda bwo mwari nk'abangahe? Twari benshi, twari ya prepare abantu 300. Badafite ibyuma, badafite ibyuma, urumva twari twahuye uturere twinshi, twari twamaze kubona ibyuma bikeya, ndetse icyo gihe twari kumwe n'umubyeyi Fande Semahorongure nyakwigendera, intwari y'ubwoko nawe turamwibuka. Igihe cyose twibutse intwari z'Umurenge, niwe wafashe iya mbere gufatikanya na twirwane. Ngira ngo yari akiri muri Gumino. Iwe yari Gumino, ariko nanone yahise dutabara, yanga agasuzuguro, yanga akarengane, araza afatikanya n'abandi turakomezanya. Nyuma yabwo yaje gupfa nanone yishwe, yatabaye ababyeyi hariya mu Turambo, abantu bari batewe, abaturage bari batewe, aratabara ngo ashike, niho yarasiwe aza kurangiza. Imana ikomeze mu tuza heza, tuzakomeza tumwibuka. Nibyo rero nari mvuze ngo twagiye turi benshi, gusa twari dufite ibikoresho bikeya, yabara amasasu zabari intwaro twari dufite nkeya, ariko nanone Imana yahaye Abanyamurenge umutima. Imana ishimwe cyane. nta nandi mahitamo twari dufite. Uko twari tumeze nuko twari dufite, twagombaga gukoresha tukuzaje umusaruro tudafite gusubira inyuma nk'abategereje ubundi butabazi, kuko twagiye twabubuze. Dushitse twirwanaho, uko twari tungana, Imana iradukoresha, tubona tuzanye abantu bake nyine bari gitiye cyangwa se bari bapotereye muri ayo mashamba, nizo nka zari zisigaye, ariko mugarura inkabanyazi. Ariko nanone umwanzi yari aturiho. Ubwo twakomeje kuza, uko tuza timu imwe igashorera inka, indi timu igasigara irwana. Ntibigeze batureka, bakomeje kutuzaho turarwana, kugeza ubwo inka zarenze iriya mu marango, abantu bakaza bagenda basingiriza, umwe akaza gatori yiwe, ariko nanone twirwanaho ihagarara muri aya matopo. Ku muntu utazi mu Matanganika no mu Minembwe, ubona ahantu haresha gute, hateye gute? Mu Matanganika na Minembwe, urumva Minembwe izihekera nk'ariya za Bipimo. Bipimo ni inyuma ya za Biziba, muri kara gace ka Kabanju, ni kara Minembwe izihekera. Noneho rero iyo uva mu Minembwe uja mu Matanganika, cyangwa se mu Minembwe centre uja mu Matanganika, ndatekereza kuko ni nk'urugenzi rw'amasaha katandatu je passe. Matanganika wagenze neza ni nk'amasaha 6. Ubwo umuntu utihuta ni nk'arindwi. Utihuta ni nk'arindwi, 8 n'9. Ushoreye ni umunsi wose. Umunsi wose. Narugenzi rutari rugufi. Nuvuga ngo mwese mugaruka rero, nyuma yabwo rero bikomeza gute? Nyuma yabwo urumva kuva uwo munsi twarengeje ngaho muri iryo topo, abaturage batangira bafatiza umwe akaza gatori ziwe zibiri zasigaye. Urumva twazihurije zose muri iryo topo, twe ntitwari tuzinguniza abandi bene, kandi nibo bari bazi
urumva bahise baza ndetse no muri bamwe twari kumwe bari barimo bene inka ndetse buriya n'abanyamurenge baza bamenye inka cyane babazi ko ari zo kwa runaka uzugira ngo bavukana nazo azamavuga ngo iyi nka irasa niyo kwa runaka nyine ugasanga niyo okay abari n'abaziza akavuga ngo ziriya nka nizo kwa runaka bakabahamagara n'abandi wenda baje batazi ko hari izo bobona kuko bari bazi ko zose zagiye ndakaza wenda mu nka 200 yari afite agasanga harimo inka ziwe 5 akazijana undi wenda akaza nta nimwe undi akaza agasanga 10 hakaba nuza agasangamo 30 barazijana noneho rero icyo nari mvuze twirwanaho itisigara muri ayo matopo kuva uwo munsi kugeza none baracyaba muri ayo matopo baracanyagirwa ya mvura baracyaribwa na yanzara baracyaribwa na yambeho donc baracyakomeje wa murimo nubwo dufite bamwe wenda bakomeje kwitaba muri bo ariko nanone hari abagisigaye bakira aho ngaho bagifunza aho ngaho sorry intambara rero yarakomeje nubwo hari giyaduyi yabazanaga batambutsa wenda hari bari bafungiye akabazana neza akabageza mwumvise ko ari gihe aduyi yigeze kuza neza agera kuri Evo ndetse icyo gihe n'imihana myinshi yari tarasenyuka urumva sorry za Rutigita zari zigituwe za Masha zari gituwe za Monyi zari zigituwe Irumba n'iryo ryari ryasenyutse icyo gihe ryari risenyuka tuje mu Matanganika Irumba deja ryari ryasenyutse ndetse na za Gaseke inyuma yabwo nibwo n'indi mihana yagikorwaho icyo gihe Mibunda yari gituwe hari gihe bahagararaga hariya noneho bagatera mu kandi gace twaje mu Mibunda dutabaye bagatera kandi donc nka kurya kwa gati kari mu ruzi nuko twagira gutyo tukumvira abarateye tukirukanka twatabara hariya tukumva abarateye tubaho muri ubwo buzima bwo kudahagarara bwo kudahwema bwo kutahindura n'ikirato kubera ko amakuru make wenda dufite nuko twirwano yabaye organize nyuma yuko makanika ageze hariya urumva mwara abasivili bamwe baturuka abandi bagaturuka nta bikoresho mugira naza nshaka kumva ubu buzima mwari mubayemo mutabara gute mwamenyaga amakuru gute mugatabara gute aha hatewe aha byagenze gutya aha byagenze gutya Okay urabona ntabwo twari organize ariko kandi twari organize twari twarafashe buri karere kakagira ubuyobozi noneho bakorganiza bari abaturage bari hariya abasore bose bari registre bari bazwe noneho bagapangana bakavuga ngo mwebwe murakora ironda hanga murakora ironda bamwe barakora ku misozi runaka murakora kuri umusozi abandi murakora kuri uyu murakora ijoro mwebwe abandi murakora amanywa uburyo bw'ibikoresho rero nabyo byari bigoye ariko kandi uko byari bigoye nta ubizi Imana yakoreshaga yadukoreraga ibintu bidasanzwe urumva umwanzi twabanaga nawe wari utaragaragara rimwe na rimwe twamukuragamo ibikoresho kandi tutabyije tukagurana ni peni coupe bakabagurisha inguzanwa nabo bari bashonje nkeneye 10 icyo gihe twabyitaga twari tukibitsinda ngo nibishimbo keneye ibishimbo 10 tukama tubarana urampa 200 none nkamenya ngo nimba bigeze 100 nimba bigeze ibishimbo 100 ubwo ndamuha 200 ngo no rugero nimba ari karagasanduka kitwa box icyo gihe ndibuka twakaguraga $200 kaje guhenda naho tukaza tukagura amadolari hafi 600 box imwe urumva iyo box ishobora kudistribuwe ku turere ugasanga mu karere nk'akiwacu kagahwera tujanye nk'ijana rimwe kandi ijana rimwe rizarija muri mashini rizarija muri chargeur zitatu hagasaguka 10 chargeur zitatu mukagabagabanaga mweze gutya nta buryo umuntu yari kujana chargeur ukunda ngo nimba mu karere kagahwera bawa gufite magazine yuzuye reka yuzuye uri umwana wande wewe uri wa president se ngo donc nimba ari amasase 10 plutôt ijana yabaye distribué mu karere mwafataga ku rugero katanu wewe fata 5 nimba mufite ku rugero imbunda 10 mu karere gusa sinzi ko zari zagera ariko wenda tuvuge ku rugero ko zari 10 ku masazi jana urumva nyine ni 10 mbese ntibana yabehe yose
bakaguhereza nk'arindwi donc abayobozi bakarezeriva nk'atatatu bati ayarindwi umenye ukuntu uyakoresha kandi uyakoreshe mu buryo bw'ubwenge mu buryo nawe yabyaza umusaruro aduyaza ntagusha ugomba kutuzanira umubare w'umusaruro wakuye muri aya masasa arindwi kuko niko byari bimeze nta yandi mahitamo twari dufite nawe ukagerageza mu buryo bakurasa 100 ukamurasa rimwe wowe ufite tagite yo kuvuga ngo umurase ahunge cyangwa atiyafite wagiraga ibahati agahunga atayarafite nibati kandi wamutsinda aho ngaho nabyo ni yamina donc nubwo buryo twari tubayeho bwo kunonera nta bintu byo kurumanga kwari kurasa umuntu aduyi umuriho kugira ngo ntibibe gusa kumukura aho ngaho muri eneo ugire n'icyo umukuraho Imana ikadukoresha ibyo bitangaza igakora ibitangaza tukagira gutya tukabona wenda dutahanye ibindi tutajanye nubwo wenda nabo kandi baturasaga intogi baturasaga ibyica akaba nubwo wenda bagira gutya bakakurasa ugakomereka kandi gawitavye ibyo gatwabaga turi tayari kuko dushobora no kwitaba ntacyo byari bitwaye nuvuga ngo mwarwanaga hari uducunza aho ngaho uri bufate yayindi mu gihe ho bahabaye ikibazo no ndahumye nukuvuga ngo twari dufite options zibiri iya mbere nukwirukana aduyi tukamukura aho ngaho iya kabiri nukugira icyo tumukuraho kugira ngo natwe tubone icyo dusigarana kuko nibaga ararya rindwi wakoresheje nutagira icyo utahana ejo uzahunga watubwiye ko mwaherekezaga musanze mufite nk'imbunda 3 cyangwa 4 muri abantu nka 80 cyangwa 50 nuvuga muhitamwe wa wundi mudahusha muri babaza akaba ari uyifata iyimwe oya ntawe twahitagamo ahubwo gabyahuriranaga n'uyifite kandi wari uyifite wese yari ready yo kwa advancing kuko ntawe twari dufite dushobora gutanga igitanga umuntu wese yari igitambo umuntu wese yagombaga kwitanga atarinze gutamba umuntu wese yagombaga kwitanga kuko situation twari turimo twari dufite abo duselection ngo tuvuge ngo byibuza ngo runga nari mvugiye ko usanga urumva mugize kuba mufite make mufite imbundenke muri benshi byanze bikunze yarakunta abantu bazarushanwa karyo muri bene ibi bintu ubuzi ngo runaka nayifata ntari buhushe okay urumva ntabwo abantu bose nyine bagira tagiti imwe ntabwo abantu bose bagira ariko kandi natwe hari ukunda abayobozi baduhuguraga bakatubwira ngo nukubiza bimera yewe nurya mwatekereza kuko ari umunyantegenke ariko kabyaza umusaruro gikorwa mukabona n'umugabo ni kurya natangije nkubwira ati Imana yaremye umunyamurenge yaturemye yadutekereje n'ubwo isi twanga ariko Imana iradukunda kuko yaraduselectione tugira umwihariko kujana n'umwana w'umunyamurenge muri operation ubuzi kuko iba successful ubuzi kuko umugera ku gisubizo kirambye ubuzi kuko agukorera umurimo kuko ushaka donc nta muntu ni okay abantu bose ntibabanganya nyine akaryo ariko majority n'abana beza n'abana bazi gutumika umurimo neza n'abana baje mu murima ukavuga ngo uyu murima byanga byakunda ntagihuru usiga dukomereze rero wewe waje kuraswa gute waje kumera gutya gute okay jewe naje urumva icyo gihe twakomeje kuba mu ntambara nishi cyane z'urudaca buri munsi bwake baduteye badutera ku manywa bakadutera mugoroba bakadutera igitondo cyane bari bataratangira gutera ijoro bakundaga gutera mu rukerera bakunda gutera mu gitondo bakunda gutera ku manywa saa 4 nimugoroba saa 8 saa 9 saa 11 sizeri saa moya intambara yakunda kuba irangiye none rero biragenda imezi yose ngo bije kugera mu matariki 2 y'ukwa 10 y'uwo mwaka nibwo nakomeretse nanone bwa mbere ngomerekera wakomeretse kenshi ndakomeretse kenshi ngomerekera tujuru aho ngaho muri axe yacu urumva
twari twarubatse icyo bita maxe axe ya Gahwera yari igizwe n'imihana kinga, yari igizwe n'umuhana wa Rugabano, Rwanda, Mishasho, Gishigo, nahariya hitwaga ku Igihanga, na Gitavi ahangaha ahitwa bakunze kwita kwa Gitavi kwa Bizuru. Donc aho iyo yose yari axe ya Gahwera. Noneho rero baradutera turamujana ngo tumugeze mu Rugabano, niho nabashe gukomerekera bwa mbere, njya ku bitaro ndakira. Bukeye nanone ndenda byibuka hari ku minsi kandi 30, icyakora nko mu minsi 25 25 aho ngaho aduyi yahise adutumaho kuko azadutera. Donc nukuvuga ngo bari bashize aranabateguza yaraduteguzaga. Erega twebwe twari dusuzuguritse, ntabwo twari dutinyitse. Ngo ni nk'uburyo bwo kubatera ubwoba, uburyo bwo gutera ubwoba kugira ngo dusangwe twahunze, dusangwe twiteguye gupfa, dusangwe twiteguye gushira. Noneho ntacyo bikangaga, bazaga ari benshi, bazaga bafite ibikoresho bihagije, kandi bari bafite n'imbunda z'uburyo bwose. Noneho badutumaho icyo gihe ko bazadutera, musanzwe mwiteguye. Ariko bama batubwira ko bazadutera ku itariki 30 z'ukwa 10 2019, kuwo munsi bazadutera, kandi bitari Gahwera gusa, Minembwe yose ari bwizafatwa. Okay, bagenda bagaduheza amatariki ibihe byinshi, ariko ndabyibuka ko izo tariki 30 bari badutumye, kandi iyo badutumaho ntibabeshaga. Icyo kintu cyo bari bagikiranutseho. Badutumaga bakatubwira ngo umunsi munyana tuzabatera. Hakaba ubwo baduhamagara ku byombo, kuko twagiraga twatombo tutagiraga nane. Donc tutagiraga chano ziri space umushobora kugumana mwenye. Donc ni twatwombo dutoya, no twaburebure, umuntu ashobora guhindura chano runaka akamenyaho iyo cyane. Akama baduhamagara ati bari batuzi n'amazina, abantu mwakuranye, mwitegure izi tariki muzoro imbuka. Noneho badutumaho ko bazadutera ku itariki 30 z'ukwa 10 2019. Turitegura uwo munsi twamaduka baba, naho bavuze batera akaba ariho batera cyangwa bagatera n'ahandi hatandukanye. Okay, uwo munsi bari bavuze ko bafata Minembwe, kandi iyo bavugaga ko bafata Minembwe bateraga mu duce dutandukanye, ngo baratera access zitandukanye, uburyo bwo kunetraliza kugira ngo abantu babura babatabara. Bateraga access zitandukanye, bateraga Karingi, bagatera Muriza, bagatera Gakangara, bagatera Biziba, bagatera ino za Rutigita, bagatera Masha, bagatera Kivumu, bagatera Gahwera na Rugabano, ariyo access imwe, ariko urumva Gahwera ni nini. Donc bakama batera uduce twose, kandi hakaba ubwo batera mu myanya itandukanye. Noneho hakaba ubwo batera mu Gahwera munani nko mu Rutigita, bahatere saa moya za mu gitondo, kugira ngo abanyamasha bumve ko Rutigita yaremerewe batabare. Niba jayo basigara batera mu Masha, batabaye mu Rutigita. Noneho abanyamasha batabara munani mu Rutigita, Masha asigara iterwa, Kivumu gatabara Masha, kuko abanyamasha bagiye. Noneho babona abanyakivumu batabaye mu Masha, bagasigara batera Kivumu. Kivumu yaterwa, Gahwera kandi iguma kurangiza Kivumu yaisha, ngo bategereje ko nabo baterwa, kibikunda. Nanone gamwafataga itimu ikaja gutabara ku Kivumu, babona Gahwera nayo igabanukiwemwo n'imbaraga, bakabona uburyo batakinga, kandi batera Gahwera bakama batakinga ku marembo nka 5. Nico gihe rero mwumvaga ngo Gahwera yatewe yahiye. Nubwo rero buryo ku itariki 30 bari batusezeranyije ko badutera, ntibadutera. Twamaduka bamatopo kuva ko mu bategamiye, tutegamiye, twiteguye ko baza. Uwo munsi ntibaduteraho. Naho baje bari ku marembo, ariko bwamabwira badateye, ngo haje kuba ku itariki 31 mu rukerere, abari bwo batera. Bamye batera saa 11, ndatekereza ni minota 30. Sinibuka iminota yarenzeho, ariko sizeri zari taraba. Bene harya utaramenya gutandukanya
igiti n'umuntu nicyo gihe bateye donc kuri 31 urumva aho nari mvuze ko nari nakomeretse ku itariki 2 z'ukwa 10 ngo hagere kuri 30 badutumaho kandi ko bazadutera ariko none ntibadutera kuri 30 badutera kuri 31 urumva bari bamaze kumenyera ko tubiteguye none uwo munsi banyuzamo akantu bati kandi gaba ariko batubona kugira ngo mwirare twirarega n'abagendaga wenda batuye nka mu yindi bazagitavi bashabuke hakurya abasubira mishasho basubireyo no gabanyagabera basigara ari bonyine kugira ngo tubone uburyo tubatera mu gitondo n'abanyamishasho n'abanyagishigo n'ahandi bataraza baraduteraga noneho muri rwa rukerera narabujitse mu gitondo jewe nari ntarabona uburyo bwo kuja nari nkiri mu ikonji niho nari nkiva mu bitaro taratangira gukora nyine irondo mu gitondo nibwo nabyutse numva bararashe hirya mpita nirukanka ngo shike mpita mpurirana na Adui bahise bandasira aho ngaho tugihurira gutyo ntarabonana n'abandi nari ntarabonana n'abandi nuvuga mwatabaraga mutari kumwe nuvuga aje kwihunda urumva icyo gihe amarondo yakorerwa hatandukanye abandi bakaja mu mago baka twari dufite umwe akaje wiwe undi akaje wiwe erega twari mu buzima n'ubundi turindiriye kandi imagine n'uwo munsi uko twari kumwe na leta aho umunsi wa mbere ndaswa banikoreye bancishije mwika tubana na leta mu munsi wa kabiri n'uwo muri cyo gitondo banashe naciye mwika hagati ya makabiri inzira ari hagati y'udutopo tubiri aho hagati y'utwo dutopo tubiri niho hari imizira utwo dutopo twombi harimo ikimwe iri muri aka gatopo indi nayo iri muri aka gatopo bancishije banikoreye abasirikare babareba gutyo gusa ese aba barapfuye cangwe baracyabaho bakaza bareba gusa nuko aho none bahita bakurasiraho tagabandasaho icyo gihe cyakora nja kurenga aho Adui yarari abacu barandangije barampamagara batese tuzamuka aho urezamukanye cyangwe duce ntimwebwe nimureke kuzamukana zamukanye ni muce muri ako gacamu mugende murasira Adui hariya naje ndazamuka mu itopo mbese batadutanga itopo mwaza mutanguranwa kugira batadutangurana itopo ndazamuka ndarenga mu itopo nibwo rero nahise ndaswa nararenze gutya ngo dutangire kuyasigana bahita bandasa ngo bandasega ndikwega ubwo bakurashe bandasa ukuguru bandasa ukuguru hariya hepfo mu kirenge hariya mu munani mu mano nuvuga nararyamye bahita barasa ukuguru icyo gihe rero nahise bivuze ngo bari basanzwe babiteguye aho ngaho rero ibo bari baraye aho ngaho ngo butangira gucagurikana bakaba babonye irondo bararirasa hari haraye abasore babiri bararirasa riratabanyika ngo ritabanyike je nzamuka nziko pura wenda n'abanyerondo sinamenyaga aho barengeye icyo gihe rero natangiye kurasana na Adui ariko nanone abacu bari baciye mu gacamu batatu bari baje inyuma bari nari mbagana bace mu gacamu je zamukeze mu itopo kugira ngo Adui atari dutangamo nicyo gihe rero natangiye kurwana nabo Adui ahita ndasaho ngaho ndikwega gasubira nk'inyuma kuko nari numvise ko ari kuguru barashe subiye nk'inyuma kandi tibyari grave cyane nubwo nyine bitaba byoroshe ni mu mubiri nsubira nk'inyuma mpura n'abacu ndababwira ati ngewe ndarashwe ngarero nimukomeze ariko nanone nari ngishushe bahita bampa n'umusaza aho ngaho nahise nananirwa aramfata arancumbagurikana mufata igitugu aranjana ngo ngeze imbere nyine ahura n'abandi baranikora mu gitondo kare pe ndetse abandi bari bataramenya ko kuko hari nka hirya y'irango abandi bamwe mu mihana hirya bari bataramenya ko intambara zabaye ndetse ubwo ngubwo dutangiye rero kurwaniraho Adui yahise atera irindi rondo ryo kandi mu yindi nundi muhana oya ni muri wa muhana bagahera ariko urumva bari twebwe aho bari baduteye hirya none basaba batera muri muhana hirya ariko tujuru ni muri gahera ubwo wenda mvuze abahazi nuvuga ngo twebwe bari baduteye mu mpugamo abandi none baterwa muri Kadeza urumva Kadeza na mpugamo hari irango riri nko hagati
mu buryo amasasu bene amato imbona ntoya abiriya badashobora kuzumva byihuse. Nuvuga ngo Gahwera ni akarere karimo imihana itandukanye. So icyo gihe rero abandi bari ko bampamagara mu gitondo baraho batewe muri Kadeza bati ni mudutabare hano twatewe. Nkaza mbabwira ko natwe twatewe mu mbugamo deja narashwe mu gitondo kare bahita banikorera ndagenda rero nja ku bitaro ndavugwa ndakira. Ibyo hari mu matariki 31 y'ukwa 10 muri uwo mwaka. Habaye rero usubirayo mu bitaro noneho marayo twamazeyo nk'ibyumweru nka 2 dusubiraga mu mago tuza gukirira mu rugo kuko nta ibyari bisigaye twagombaga kunywera imiti mu mago. 11 kurarangira ngwabega ariko kurangiraga ari mu ntambara z'urudaca yahawe ku matariki 15 y'ukwa 12 umunsi w'iyinga twari mu materaniro nibwo kandi bongeye kudutera. Ndavuga uwo munsi ndaswa simvuze izindi ntambara zagiye zibaho hagati. Ubwo jewe nari ntaremererwa gutabara kuko nari nkiva mu bitaro tena ndetse ngicumbagurika mu buryo nari ntarambara n'inkweto yanje. Nari nkicyambara inkweto bene zitari zinini niho zitantoneka kuko kuguru kwari kutarakira neza hari natugufwa twari twagiye dukorwaho n'imitsi. Ubwo rero baduteye nko ku manywa saa 5 n'igice hafi saa 6 twari mu materaniro twari dusigaye twinjira mu materaniro tutize kubera ko tutizeye umutekano. Noneho hamara guca neza nabonye ko nta kibazo ni kazatangiye kwahuka tukabona gukubita ingoma turijira. Ubwo bahise barasa twitaye hanze usanga nyine Keradu yaje ndetse atangiye gutwika ko turaho hafi n'amazu. Urugamba rurarema dukomezaga kwirwanaho turarwana turabajana turabarutsa mu rugabano turabatambutsa bagiye kwinjira ahitwa Nyarubira haja za Gasiro nyine mu gace ka Mibunda. Naho rero nabashe gukomerekera uwo munsi w'iyinga nibwo nakomeretse bandashe bongera kukurasa kandi nibwo bandashe nyine byanyabyo bandasa nyine isasu mu ijosi rikubita hasi barasa mu ijosi bandasha mu ijosi. Risa nirimaze mu ihakiri nyine ngo aho ngaho mu mwanya abacu baje kundeba kuko nari imbere gutya basanga nyine umwuka wavuyemo. Ubwo bakurashe mu ijosi gute urasubira urahumeka? Bandashe mu ijosi bisa n'ibitwaye akanya nza guhembuka. Noneho mbembutse nsanga aduye nyine araha imbere taraja kure ariko nawe ahita bibona ko ndashe kuko twari twegeranye. Icyo gihe abacu baje kureba ko harakuka gasigara ikura ngo banikore basanga umwuka warangiye ariko nanone aho ngaho kumpindagura bareba ko hari umwuka nsigaranye. Nicyo gihe barashundi wacu wari ununamye hari ndeba ko hari umwuka usigaye. Baramuja noneho baramukwega bari bamurashe naba amasasa 2 mu. Mbese yaraje kukuramira yaraje kundamira nawe baramurasa bahita bamundasira hejuru. Noneho baramukwega bacu bari aho ngaho baramujana nshiga basiga ndi mayiti ntibari bafite uburyo bwo kwikorera akajurite twari bakeya no kwikorera mayiti yanje tibyakundaga. Bagira ngo we wapfuye bakurura urya wundi barashe hejuru yawe. Just nari napfuye kuko nta mwuka wari ukirimo kandi nari narashwe nabi mu ijosi. Barahindaguye pe babona nta nani byarangiye mu buryo n'igikoresho canje bakijanye kandi mu mategeko ntibyari gukunda ko bajana igikoresho nyiracakira muzima. Baragenda bajana akajurite ariko nanone baza kwiregurupa kandi Imana ibaha imbaraga. Abakijanye ni bagenzi banje. Adu yarakiri imbere Adu nanone yaje kuza nahembutse. Ico gihe bakurashe mu ijosi urasubira urahembuka bagiye abacu bagiye ariko Adu yakiraha imbere. Adu yaraza mbona ko ngezeho araza mfite ubwenge bwose numva bari babangezeho bari 3 n'imbunda bari bafite ndazibuka nuko gantari urababona nuko aho atari nka satanite zifotora zari kubagaragaza njewe ndababona n'ubu ngubu. Baraza bageragaho ngo bashike nari naguye nubamye kuko ryarankubise riranzamura rinkubita hasi nubamye. Icyo gihe rero bangezeho barandasagura n'icyo gihe barimo baca amaboko n'icyo gihe bari kubasubiza andi masasu hano mu ijosi barasana kanwa baranangiriza nyine mu buryo bushoboka bugaragaza bakurasa bakugezeho neza
bampagaze hejuru ndetse baranabisoje nari mfitemo telefone mu mufuka w'ikoti bayikuramo nicyo kintu nari mfite wenda cy'agaciro bari kujana kuko imyenda nari nambaye yari ya gisivile kandi yari yanduye cyane yari mu maraso menshi ntacyo yari kubamarira icyo bakuye muri telefone kuko nubundi narahantu mu katopo yari misona ni ukuvuga ngo bicaraga bampamagara bimugeze bimeze gute batazi ibyabaye ni ukuvuga ngo yari misona gusa Aduyi nicyo kintu yankuyeho wenda no kunangiriza ubwo rero uvuga ngo baraje baguciye amaboko cyangwa bari bakurashe barayarashe ni ukuvuga ngo bariko barasa bampagazeho urumva nari naryamye n'ubitsinda urumva kurasa amaboko ni nkaho barimo barasa ikino n'umugongo igituza no kurasa ijosi biragaragara ko barimo barasa umutwe nta wamenya n'akanwa ariko Imana igenda yoriyanta nyine amasasu kuntu nta wamenya ibyayo ntiyagera wenda okay nari ngiye kuvuga ngo ntiyagera mu ciciro kuko naho bari marasa hose umuntu yagombaga gupfa kuko hari mu ciciro ariko nyine Imana yakomeza guproteja irarinda ubwo rero bamaze gukora ibyo ngibyo bamvaho basubira nk'imbere abacu nabo bamaze kwihuza kandi bagusiga se wasubiye basigaga napfuye tena ariko mu mwanya wo guhumza no guhumura nahise mpembuka kandi niko kwicura gusinzira no kwicura wanze gupfa Imana yanze ko nkomva mbese baje barahorereza bo bagira ngo bakurangije baragenda batatu barabikora uko bashoboka ntawo bahagaze hejuru barahakikisha barancekinga bakuramo ibyo nari mfite basubira harya ku karambi nawe utaza amakuru uko none mpembutse nibwo nibajije aho ndi narimo nibaza amaswari menshi naba nageze se mu ijuru ko ndimo mbona nangwe kandi kugira ihakiri n'ubwenge bimeze gute sinari ko menya eneo ndimo ariko icyanerese ko wenda nkira aho ngaho nuko numvise bahita bahamagara bacu hakurya barabwira ngo imaitiye no mutayibe baleo bavuga ndavuga ngo ubwo havuzwe aya makuru ya za maiti ndacari mu rugabano ubu ndacari nicyo cyanemeje kuko nkiri mu rugabano maze kuko naribajije ese ubu ndazutse ndahembutse cyangwa ndahurutse mu ijuru donc mbanza gupoteya kura ikirere ndimo ariko muri uko gutekereza nibaza aho ndi nibwo naje kumva Aduyi imbere kandi aravuga ngo imaitiye no mutayibe baleo ndacari wamenye ubitumenya ko ari we maiti bari bavuga donc nahise numva n'ibyo biswahili numva maiti ndavuga ngo amambo ya za maiti hano niki giswahili mu ijuru ntibibayo so ubwo mukanya nibwo abacu bahise baza nahise mbumva bararasa numva imbunda ziravuza ariko ndavuga ngo ubwo imbunda zivuze zisubirizanya wenda nabacu baraje bararwana aho ngaho Aduyi baramwirukana ariko nabo bagarutse kukureba baje kurikipera maiti kuko basize napfuye nubundi ibo ntibari banaziga ko bagarutse no kuguhorereza bari babizi barabimenye erega hararangizikaga hari ku nani hari ku buderure hari ku tambara nukuvuga ngo icambere basize wapfuye babona nabaje guhorereza babona n'Aduyi yangezeho ariko nanone baravuga ngo Aduyi ntiyikoreraga iriya mayiti ariko uko bimeze kose iyi mayiti yacu tuyihambira baza nabo ari nk'ubamuriro bararasa amapfa n'amakira ariko barekipere mayiti yanje bakurasira Aduyi nayo gayasase ahagaze ku ntumbi y'umunyamurenge nawe iyo ariko arasakaza arasa n'ubutaka karasigita karasa ariko nanone abana b'Imana bama bakora barakubita hasi barakubita Aduyi baramutsinsura baramwirukana kugeza ubwo bangezeho ngo bantore batangiye gukwega kuko nubundi hari yakiri masasu menshi ngo ndababwira ngo nimufate neza ngo sinabaye ngipfa wowe babwira ngo niko nababwiye timufate neza sinabaye ngipfa baragasase kwa nka keza nuko jana ku bitaro nuko byari bimeze uwo munsi wari ufite ishumbi wari wijimye wari wirabura wari umunsi mubi ariko nanone reka tuwite mwiza kuko Imana yahagaragarije imbaraga n'ukuboko kwayo
kuko mu by'ukuri umuntu wabwira umuntu ukuntu bavuga bakurashe uvuga ngo barashe ijosi barasa umutwe barasa ukuboko barasa nta muntu wumva ko wagombye kuba uhumeka ukurikije ibyo bintu byose ariko umunsi azapfa umunsi uko babyibaza niko naje mbyibaza ariko icyo twemera ni uko nta kinanira Imana kandi nta kure umuntu yagera Imana itamukura nta naho itamugeza. Imana icyo yashatse yemera ko tubanza gupfa kugira ngo tuzukane ishimwe ryayo, yemera ko tugera kure kugira ngo dukomeze tugaragaze imbaraga no gukomera kwayo. General Makanika niwe wavuze ngo mwabwira umusore ngo wari uhunze baramubwira ngo azapfa umunsi ntiyazapfa umuntu ati wikwirirwa wunama baza barasa n'uhagaze ntibarasa uhagaze sorry barasa n'uryamye ko hazapfa umunsi ntiyapfa umuntu ahubwo n'umunsi ubwo nari impagase ubwo bandashe impagase ariko hari umunsi nakubwiye bandashe ukuguru bandashe uryamye urumva ntabwo isasu mbabwira abantu bakunda gutinya nk'impfu cyangwa gutinya amasasu n'ibindi nkababwira ati isasu wacuriwe ryaje ryanditsweho izina ryawe nta wundi rizarasa rirakurinze nubwo uzagera muri Amerika rizagusangayo kandi ritari ryawe habe nubwo homanuka drone kaziriya zage zirimbura iwacu ari we gusa zishaka tizogufata kuko ubukiri nta ryawe riba ririmo nta ryawe nturahura naryo oya iryawe tiryarasa undi kandi iryundi ntiryakurasa. None dukurikije uko kuntu warashwe gutyo iwacu nta bitaro nta hantu bavurira nta kepfo ka ruguru nta muti ubwo byari bimeze gute iwacu tuvuze ngo iwacu haba Imana ntabwo ari ukwikunda ariko reka tuvuga Imana y'iwacu kuko niyo tuzi iyahandi n'abandi nabo bazoza bayivuga iwacu nimba nkubwira ngo twabonyaho imbunda 3 zirukana abantu 30 nimba tukubwira ngo twabonyeho amasasu 7 yirukana abantu 30 bafite imbunda n'amasasu ndetse bakayata amasasu 7 akarikipera 700 amasasu 7 akarikipera 700 iriya box irimo 700 akarikipera box irimo 700 icyo ni igitangaza cy'Imana si imbaraga zacu. Nimba tukubwira ko hari igihe bazaga twahishiwe ariko warasisasu rimwe wishirwa mu yandi magambo ni ibikoresho byadushiranye manake nta musigaranye rijya ryo kwicunga rimwe risigaye rindi ryo kuvuga ngo bamfate muzima ndirasa ariko umwanzi ukabona ukuntu umwanzi ahunze aduye ahunze ukavuga ngo iyi ni Imana bageze ku rugi bageze ku rugo nta yandi mahitamwo usigaranye nefiske kwirasa cyangwa ugahunga ariko byaba kwirasa cyangwa guhunga ntibibi ahubwo umwanzi agahunga kandi agahunga n'amasasu ndetse bikarangira ataye nayo afite kandi wareba ayataye ukabona n'umusaruro ufatika muzokoresha icyo cyumweru cyose murimo mwirwanaho. Niyo mpamvu mvuga ngo twebwe twabonye Imana. Ndibuka rimwe umugabo umwe wacu yaravuze ngo jewe sindasa atariko ndasenga cyewe ndi mu mbimbunda yamafata bibiriya yiwe murajana ari nyuma yacu kandi no musenzi yamagarara mwirango turagenda ngo dutangire kurwana si bwa busa bwacu buba burashize ngo bushire turahindukira nta kundi twari kugira ngo duhindukire wa mugabo yari mu itopo gusa yahodomiye igihu uracumva cyama kibudika ngo kibudike aduyahunga amasigamana agatsintsino ku mutwe iwe uko muhindukiye muhunga nawe arahunga aduyabona abona cagihu ntiyakibona kigihu akibona
nk'abasirikare kandi aravuga ngo urugamba bahuye narwo bazaga bavyigambaga aravuga ngo urugamba bahuye narwo ngo ntahandi bigeze barubona uko twahishiwe gusa twari dukabya ahantu kugira ngo turebe iki Imana yakoze gukora ariko twahishiwe dusigaranye guhunga gusa igihu cyama gitibuka hagati yacu na aduyi arahunga arajabuka gera hatigeze agera kandi ngo arangiza avuga barindaga ni kumanywa nijoro rikababera urumuri avuga amakuru bazaga bavyigamba ku byombo tukabamotaringa tukabumva avuga amakuru ko yarwanye n'aduyi dasanzwe nakwe gatwari aduyi wawe aravuga ngo aduyi yahuye nawe muri yagawe ngo ntabaho waye kandi ubwo mwe mwabifashe gute twebwe ntitwabifataga nkatwe twebwe gusa twakomeza kuvuga ngo icubero k'ibicimana mukumva gute aduyi yahunze mubyakira gute ico ni gitangaza muzukuri taho gitandukaniye na kiriya gihe twari tuvuze c'abanyesiraheli cabagiye nyuma n'imbere ni cyaga icyo tujuru twebwe twagiye tubona ibintu byinshi navuga ngo twebwe dufite amateka akomeye cyane dufite igihe wenda tuzicara tukandika amateka y'ikintu n'ikindi kuva icyo gihe intambara zatangiye anojuru dufite amateka akomeye cyane y'ibitangaza Imana yagiye ikora kugeza n'ejo bundi nimba barumvise ngo aduyi yagarukiye kwa Buhimba na centre ya Madego tiyagomba kuraswa ese nani machine gun ese mugi gusa yonyine igomba kuva kwa Buhimba ikarasa muri centre umvise ko bimeze ariko n'ibihumbi byari bihari hariya n'ibikoresho bari bafite ariko uyu munsi kumva ngo aduyi ari mukera ari hehe ni baraka ngo karikanga bakarara hanze yarageze kwa Buhimba umuntu ashobora kurasa umuntu ashobora gutera ibuye akahagera ni bya bitangaza ibyo nari mvuze ati bitangaza twage tubona hariya ni bireza ibyo warubajije ngo ese ngo none ko twakomerekaga muri ugo gwego tudafite ibitaro hariya n'ibindi mon frère none se nimba twarageze aho wenda tuje kugura ibikoresho mu mazi nubwo wenda bamwe bagenda hari igihe twajaga kubigura rimwe na rimwe wenda ntituhirwe akabwo bagice baduhinduka bakadusekera kandi twari tumaze kugira nk'isoko mwumvikanye kuje kugura hakabwo umara kubimugurira akama guca ku ruhanda akamabwira baba bati mufaturiye ni aduyi kandi amaze kubitwara ivyo ngibyo twagiye duhura nabyo kandi twari twiteguye guhura nabyo kuko nta yandi mahitamo twari dufite twavugwaga imagine aho umuntu yanywaga paracetamol igisebe kikamacuma nta tramadol kisasu igisebe kikuma cyangwa mugafata utuno tu antibiotique dusanzwe kire y'umuntu umwe ikamwa abantu batanu bakajwite bakomeretse bari mu bitaro bagakira bagataha bagasubira ku murimo ibyo ni bitangaza by'Imana twari tubayeho tugoswe tudafite aho twohahira haba hari indani munani muri centre yacu ari umwana wacu kuko indani harimo FRDC kandi zari sigaye zidufata none tukabura kuja hano muri centre tukabura no kujira hirya hari imirima yacu jewe nahinze umurima w'imyumbati kandi ni hafi ni wacu uko mvuza abanyagahera bo kwa mabahumva iwacu ku musingi no mu Kidego sinakabya ngo ni koko zazaga ziyatorera inani izo zitora ariko ni hafi wumve ko ari hafi umwana w'imyaka 5 aragira wenyine umwana w'imyaka 5 aragira aho narahahinze pahinga umurima ariko narinze nza tarawusarura kandi wari wese kandi wari munini w'imyumbati warinze wera rero wari wese icyo gihe wareze urasubira urera uruhu urashira ubishamba tarawugeramo ni muri aduyi kurumva aho kandi cyagiye leta abasirikare ba leta baherekezaga abantu ngo bagiye mu mirima bakabikirayo urumva leta ntiyarekaga turenguka ubuzima bw'abaturage bwari bumeze gute nyine muri urwo rwego twaryaga gusa kuko abagabo nta mugabo warukije mu murima umugabo yarari ahantu mu giti arangiza yarari ahantu mu kamina areba ko
aduyi yogira gute mu kumukikira niwo murimo twari dufite. Abagore nabo bari baraho bafite abana, imirima yari isigaye aho ngaho yari imirima y'ibishanga kandi ntiyari gukwira bose, kandi n'ibishanga byagiraga periode yabyo, kuko ibishanga byahingwaga mu kwa gatandatu kugeza mu kwa donc ibishanga batangira kubinga mu kwa gatandatu, bikera mu wenda kuri Noheli bene ibi bya mbere cyangwa se mu kwa mbere. Urumva muri iyo periode mu gishanga nta kintu cyari kirimo cyitwa ikigori, n'icyari kirimo data wenda by'ibirayi. Ibirayi nibyo twahingaga mu bishanga, twabihingaga mu kwa gatandatu turi mu hinga rye twadutera ibinani, dutera ibigori, byaza kugeza wenda mu kwa karindwi, kwa munani bikaba birera, mu kwa cyenda bikaba birimo biribwa, mu kwa cumi bikaba birashize. Kurumva mu gihe rero bishize nta handi twari dufite, nicyo gihe wasanga wenda n'abafite two dushimbo ko murarya icyo bita umubaga. Bamwe nta n'ibishimbo bejeje, n'ababyejeje babuze uko babisarura. Donc twama tuba muri ubwo buzima bw'akajagare. Nicyo gihe mwazaga mwumva ngo indege yagiye yajanye imiceri, kumva ngo yagemuriye abantu runaka mu karere runaka, yashitse wenda amasake nk'icumi 20, ugasanga n'intica ntikize, ugasanga muri rugo rufashe wenda nk'ibiro 2 by'umuceri, rufashe nk'ibiro 2 by'ifu, rufashe nk'igice cy'inani cy'isabune ku rugero. Donc tuba muri ubwo buzima bw'ubusagusa, kurya ubusagusa, toratora. Ariko nanone abantu bagira umutima mwiza. Imyaka 9 abantu bari mu buzima, imyaka 9 abantu bari mu buzima. Ariko nanone Imana itanga umutima, abantu bagira umutima mwiza. Umuntu akumva kuko atorya mwene se yaburaye, umuntu akumva kuko ako afite iyo gasabana n'undi, umuntu akumva kuko yewe n'imyenda dutangira kwitizanya mu buryo wari usigaye buri umwenda wo gusengana. Ukabati kwa runaka wenda waracyafite amashati 2, kandi ayo mashati nayo waje kureba ugasanga yacitse amajota, ariko byibuze aracyarurika ku yawe. Aho niyo ufite wenda babuze n'isabune yo kwimesesha. Donc tuba muri ubwo buzima ariko bwo gusaranganya abantu babaho nabi ariko bariho abantu basa nabi inyuma, ariko nanone imbere dukomeza gusa neza. Kuko gusa neza ko imbere ni ugusangira no gusabana icyo ufite, icyo ubuze ukumva ko na mugenzi wawe agikeneye, ukumva ko ubyibuza ugomba gusaranganya nawe. Donc tubaho muri ubwo buzima bwo gukomeza gupfundikanya tubaho. None wageze Nairobi gute, wisanze hano gute? Okay, jewe namaze komereka njya ku bitaro hariya bitaro General mu Minembwe. Uwo munsi nuva barakwikoreye bakuzana mu Minembwe, banirukana banikorera banjana mu Minembwe hariya hôpital General. Bashike bagerageza ibyo bari bashoboye, ariko nanone twari twangiritse mu rwego rwo hejuru. Ubwo bahise bahamagaza indege zino za CSR za Croix Rouge, yaza zari zikigerayo zoroshe. Yaraje gusa ntizazaga buri munsi, ariko nahise ngira amahirwe bihurana nuko ibonetse. Injyana oyanjyananye n'abandi nabo bene data bari bakomeretse, bamwe bari bamaze iminsi bakomeretse bari batarabona indege. Ariko nyine ngira umugisha muri iyo komereka ryaje ubwongo bwo duhita duhirana nuko indege ibonetse. Nukuvuga ngo nakomeretse umunsi w'iyinga, siba n'akazi mu kuwa 2 indege iratujyana tujigoma, turahavurirwa ku bitaro byitwa bya CSR Ndosho hariya Goma Sebeka. Mpamara amezi 2. Basanze narangiritse cyane, basanga kuboko kwangiritse mu buryo nashitse kwabuze tayari. Ukuboko bahise bagukuraho. Nanone hari irindi sasu rimwe bari bandashe mu ijosi, ryari rikiri indani, ryari rikirimo, baje kuri baga. Nanone hari tundi tuntu twari twangiritse tugufuka hano, biba ngombwa kuko banambika ikintu cy'igiporoteze cyo mu ijosi. Nkimarana iminsi aho ngaho ndyamye ndahindura position, ariko nanone mbabaye, ndetse n'indi mitsi yari yangiritse. Habaye mu kwa 2, kuko nahagaze mu kwa 12 kurimo kuja kugera ku musozo. Habaye mu kwa 2, donc namaze kwa mbere, kwa 2 biba ngombwa kuko bashaka inzira hano
muri Kenya baduha transfert turaza hano muri Kenya ntangira kuvugwa navure mu bitaro byinshi hano byinshi za Jinani Medihili Kenyatta Hospital n'izindi bindi bitaro byinshi ibintu bya Marusi nagenda byo mbigeramo nyuma ngeze mu ntambwe yo gukorerwa makine ibya bya physiotherapy nibwo rero nakomereje ubuvuzi no niko naje muri Kenya ndetse ndakomeza kugeza n'ubu kuba ndacaba muri gahunda ya kine kuko ari ibintu byinshi byagiye byangirika n'imitsi myinshi mu buryo no kuboko nako gifitemo paralize ntabwo kurakomera cyane ariko ndashima kugeze kuko urabona kurishiganya kurakora ibikiriritse nyine bene bito bito nabyo ndabishima Imana so nuko rero nageze hano Nairobi. Ibintu by'Imana biratangaje nuko ureba ntiyo kumva ko ayo makuru uwavuga ari uwo muntu wari umeze gutyo uzabitangaza wari urimo uvuga mu by'ukuri uri kimwe kiri kugenda babandi bazavuga ngo abongereza ngo ni miracle kiguse kiri kugenda mu by'ukuri iyo witekereje rero ugatekereza wewe kuko wewe ubwo buzima aho wari uryamye bavuga ngo iyi mayiti ntimuyijana bagenzi baza kugufata ukababwira ngo mufate neza sinabaye ngipfa ndacyariho wamara ukireba nawe uyu munsi ni irihe somo ukuramo? Bino bintu biraremereye cyane birimo amasomo akomeye cyane byabayemo etape zitandukanye byabaye nko kuvuka no gukura no kubaho ukaba umuntu muzima byabayeho donc ntangira kubona ibintu bisha ntangira kumenya ko umuntu yopfa akongera akazuka ntangira kumenya ko umuntu yoremba akageraho asa nushizemo umwuka ariko akongera akabaho ntangira kumenya kuko nta muntu ushobora gukuramo ubuzima bw'undi kuko abishaka mbona ko umuntu ashobora kwangiriza ubuzima bw'undi ariko kuko nyine yabwangije ariko kurikije uko bari bakugize ni nka bari bashatse kubukuramo Imana irabubungabunga ibereka ko ubuzima bwanje batabufite nubwo bafite abo byabo byagezaho bava mu buzima bava donc bitaba ariko nanone numva ikintu cy'ubwoba kimvuyemo n'ubu kintu cyitwa urupfu ntabwo mu by'ukuri sinacishira ariko nanone cyaje sinzi ko nagihunga nk'ugihunze ni ukuvuga ngo urupfu iyo rwaje urupfu bundi ni umunsi urupfu ni umunsi natekereje ko umuntu yoshaka yotinyuka agatinyuka abantu agatinyuka ibintu akizera Imana muno harimo ibintu byinshi harimo kuba ubuzima bwacu buri mu maboko y'Imana harimo kuba ubuzima duhura nabwo nta bushobora gukomerera Imana ngo ibyibazeho ngo itekereze uko yobigenza ibura aho yokora oya Imana ni yacu ni data iradufite igihe yashatse ko tuva muri uyu mubiri iraduhamagara igihe yashatse ko tubaho twabaho mfite bino bintu umuntu abyibazaho byinshi umuntu ashobora kwandikamo ibitabo umuntu ashobora wenda guhumuriza abantu benshi no gutinyura abantu bashobora kuba bafite ubwoba runaka bw'abantu n'ibintu runaka na situation periode mba numva no komeza abantu kabahumuriza kabaha kwizera Imana ariko kandi no gukundana kuko muri ibi bintu nabonyemo imbaraga z'abantu nabonyemo urukundo rw'abantu nabonye ubwiza bw'abantu suko ntariza agaciro k'abantu
kuko nibyo twaharaniraga, nuko twaharaniraga kugira ngo agaciro kacu kaberekoni, agaciro kacu k'ubwoko, natwe tuba abantu babaho, bagomba kubaho, bagomba kugira access ku bintu byose. Nibyo twaharaniraga, ko nukumenya agaciro k'abantu no kumenya agaciro k'ubwoko. Ariko kandi abantu ni beza, abantu ni beza. Umuntu wanga undi sinavuga ngo ntakamubone, ariko kandi umuntu wanga undi azikosore, akundane, kuko umuti w'ubuzima no gukunda abandi. Password y'ubuzima iri mu bandi bantu. Imibereho y'umuntu yihishe mu buzima bw'abandi bantu, kuko ntabwo Imana tuzayibonera. Imana se umwami wacu Yesu Kristo yiyizira ubwe n'amaguru n'ikoti ngo idusange mu mago cyangwa muri shambure cyangwa ahantu hose yikorera imirimo. Imana izishaka ko tugera mu rwego runaka, ariko ibicishije mu bantu. So niyo mpamvu umuntu wese ufite inzangano n'amashari n'ibindi ku bantu agomba kwiyankita, kuko nimba ukunda Imana, bibiri zivuga ngo nimba ukunda Imana wanga mwene so. Imana utarabona cyaba ari ikinyoma, cyaba ari ikinyoma, no kwigiza nkana ni ikinyoma cyambaye ubusa. Sinzi nk'umuntu rero twirwaneho, wabaye muri bino umurwanashaka, wabaye muri buno buzima, iyo wumva, kuko ibi bintu bikundwa n'ababibayemo cyane kuruta umuntu ubyumva. Mugani wawe, umuntu utaraje, nzanumva ngo utaraje ku rugamba niwe uzurutinya. Ibi bintu iyo ubyumvisha ukavuga ngo babirukanye, ngo bageze ahangaha, ngo bageze ahangaha, hahandi twaherega niho ngarutse, uba wumva umeze gute? Kiho wumva ngo babarengeje kwa Murima, ngo babamanuye poezero, uba wumva umeze gute? Numva mbabaye cyane, ariko ikiza kimbabaza cyane nuko biza bibera aho ndari. Mu bintu biza bimbabaza no kumva amakuru, kumva amakuru, kuko nza nkunda ngo mbe ndi mu makuru, mbe ndi mu makuru, ndimo nirebera. Ariko mbaza ngo se byagenze gute, ngo muhagaze he, ngo byifashe gute, ngo aduyi siza nkunda ibyo. Ikiza kimbabaza iyo numva ngo aduyi arahanyanaka, nzambabazwa nuko byabereye aho ntari, kugira ngo nanje mbyibonere, byibuza sindakamaze, ariko basi ngire nanje umusanzu notanga aho ngaho, ngire byibuza inguni no hagararamo. Donc ikintu kiza kimbabaza nukumva amakuru y'ibyabaye tahibereye. Icyo ni kimwe. Ikindi kiza kimbabaza ni igihe byabaye kumva abantu bari mu yandi makuru anyuranye n'amakuru yavugwa, kumva bo tibari okura y'ibirimo biba, donc tibajari nibiri hariya, ukabona bo barashitse, baradamaraye, baguwe neza, barashitse, kandi nabo ari abanyamurenge, kandi nabo ari ubwoko burimo buringana. Nkibaza ko wenda uyu munsi ari hano wenda kure naho birimo bibera, nawe byibuze yagomba kuba afite ishusho y'ibiri kumubera hariya, ukabona ari okura yo kubaza amakuru, none se bimeze gute, agakanyaraza mu gahanga. Ariko uzubona iyo byabaye, ukabona abantu bari muri Rwazire, ukabona abantu baraseka, ukabona abantu barishimye, suko mu by'ukuri natwe tutaza dukunda guseka n'ibindi. Gusa habe na bibiri zitanga itandukaniro ry'ibihe, kavuga ngo haba igihe runaka, haba igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira. Umugore umwe yigeze ambaza, kandi nari maze imyaka itari mike ya hano, sinzi ukuntu twarimo tugana, kandi twari benshi mu nzu, noneho aravuga ngo noneho waratangaye, ngo ndasetse, ngo yaratarabona aseka, tembaga, kandi wa mugani wasanga none ntazaseka. Ariko mu by'ukuri nkagira ngo none nasetse, kandi nkagira ngo wenda ndiko ndatera igipindi, ariko kandi naje kwirituruva nkaba ati nubundi asandi ko ntazaseka, kuko ntituri mu gihe gisekeje. Natwe igihe kizagera duseke twandika amenyo nk'abandi, kuko ntituri bihanga, ntitunafite amenyo mabi. Tuza duseka natwe amenyo yacu ni mazima, ariko kandi igihe turimo si cyo gihe cyo kwama wasama ngo abantu babone za musetsa n'ibindi. Ugomba guseka uhinye kugira ngo wireturuve, umenye kuko turi mu gihe cyo gutekereza cyane,
kandi iyo umuntu arimo atekereza ashaka ibisubizo by'ikimwunamisha cyangwa se ibituma adaseka ugashaka impamvu, none iyo winjiye ushaka umuti, kandi iyo umugabo yinjiye ashaka umuti azawutora. Abagabo bazaga binjira mu dushigo bakinjira mu tubira baba bashaka inkoni, wagira gutya kabira kangana gutya katarimo yewe kataranatinda cyane kataranakura katarimo ibiti by'inganzamarumbo, ariko ukabona azanyemo inkoni, mutuye umugabo afite akaryo nta kindi aba afite icyo arimo ashaka. Natwe muri iki gihe rero amahoro aragoye kandi araharanirwa, ntiwayasanga wayatora mu nani mu kirambi, ifo kuyatekerezaho ugatekereza uko wabona amahoro, kandi ukumva kuko amahoro agomba kuva no muri wewe. Tutekereze kuko ikintu gikomeye cyitwa amahoro gishobora kuva mu bantu batoya cyangwa gishobora kuva mu boroheje, kiva mu bantu bakomeye kandi kiva mu bantu bari strong, abantu batekereza, abantu kandi batekereza bakora, apana gutekereza gusa ngo mushira ibitekerezo, kuko abatekereje ntibashira mu bikorwa barabihambanwe. Ibitekerezo byiza ni ibyubaka ikintu bikakirema, habe n'ubwo upfuye iyo ubatse igitekerezo cyiza ukagitangira ukagishira mu nani ukagishira mu bikorwa, habe n'iyo upfuye uwo munsi. Ku rugero nkubwira, nimba dufite bene data bariya ziriya ntwari zadusise zatangije urugamba rwo kwirwana, uyu munsi tuvuga turimo tuganira Fande Generale Leti Semahoro nani makanika ntakiri ku isi, ariko ubuzima bwe, ibikorwa bye, ijambo rye riracari ku isi. N'ubu turacyari muri turimo tururira rwagwingo yisize yubatse. Kurumva turacyari kumwe ntiyapfuye, kuko gupfa kwe nukwibagirana ko amateka n'ibikorwa yasize akoze abantu bakabikandagira bakabitesha agaciro, niko gupfa kwe. Kuko n'ubundi yarabivuze aravuga ngo twebwe ko turapfa kugira ngo abandi babeho. Urikumva? Urumva yubatse ikintu kizotuma abandi babaho iwe adahari, ariko akazibukwa nk'uhari, akazahoraho. None nkawe rero nihe message ushobora gutanga cyangwa se ugenera umuntu wundi utarabyumva cyangwa se ubipfobya? Narivuze message ya gatatu nari ntarayigeraho, nubwo navuze byinshi. Iyo umuntu arimo avuga ibyiriya hazahaza ibintu byinshi umuntu akazumva rimwe na rimwe arasa n'uwasaze. Ariko nari mfite nanone point ya gatatu ndi bukomoze ivuga ngo ikindi cya gatatu kiza kimbabaza, uretse kuba ndahari, uretse no kuba hari abandi nabo ubona hano basa n'abadatwajije malegre wenda ntacyo bavuga cyane, ariko kandi ukabona nanone n'ibandi bindeba barasa n'abageze iyo baje, nubwo wenda ntacyo bavuga kibangamye, ariko hari ikindi kintu cya gatatu kiza kimbabaza n'ubu ngubu, kiza kinsaza mu mutwe nkumva bingendeye nabi. Nukumva ko hari umunyamurenge witwa umunyamurenge, uvuga ko yaba ari umunyamurenge, uvuga ko basara abanyamurenge n'abana biwe ari abanyamurenge, unashatse mu banyamurenge, ufite nabanyiramo b'abanyamurenge nabase uko n'abanyamurenge, uvuka imurenge, wasize umunyonyo imurenge, yarangiza akavuga ngo nta bwicanyi turimo dukorerwa, ngo ubwicanyi burimo bubera hariya n'ubwicanyi bw'ubujiji, ndetse akabisiga abantu runaka, akavuga ngo ni ba runaka babiteje, ni ba runaka babiteje, atarahari. Rimwe na rimwe barimo ingero zibiri, hari abazi ukuri bakakwirengagiza kubw'inyungu zabo, hari n'abatazi ukuri ntibashake kumenya ukuri, bakavuga uko utari ukuri, bakakwita ukuri nk'ukuri. Sinzi kubyumvise. Abo ni injiji, abo ni bojiji. Noneho twebwe twabonye aho umwanzaza, naho ababizi bo si ubujiji, ahubwo harimo nk'ubugome, kubera ko yabizisha bishaka. Twebwe nitwe tubaye injiji, twabonye aho umwanzaza akadutera, tukwirwanaho, tubaye injiji ko twirwanyeho.
iwe niwe ubaye umunyabwenge, niwe ubaye intwari, niwe ubaye umurwanashaka, niwe ubaye umunyamurenge. Kubera kuko atarwanye ku babyeyi, kubera kuko atarwaniriye Murenge ngo amateka y'Umurenge ntagasibangatane n'ibituro by'abasekuruza. Uzi ko Nehemiya mu kuva aho yarari amaze kubwirwa amakuru, ikintu cya mbere cyamubabaje, baramubwiye ngo abantu bakeya basigaye bo mu bwoko bwabo b'Abanyisiraheli batarapfa baratotejwe, barangajwe, bafashwe nabi. Icyo kiramubabaza. Nanone ngo n'ibituro yongera kubabazwa n'ibituro by'abasekuruza. Uzi ko n'ibituro by'abasogokuruza bifite agaciro tutagomba kubivirira, bitagomba kuvogerwa. Noneho imagine aya maraso y'aba basore bacu, zino ntwari, ngo uri permite urayavogereye uko ushaka, uragaramye kurarya imigati, kurarya za nani za kurahindagura imyambaro, imyenda, kurahindagura inkweto, kurahindagura turevante, kurisiga amavuta ushaka, kurarya ibiryo ushaka, ibyo wakomanze byose akaba ari byakuzanira. Uricaye mu ntebe y'ifoteyi, urahanda mu kirere, kuritunga gusa za kamera, urahindura ibintu n'ibindi, ukemera ugahangara amaraso y'izi ntwari, ugahangara izi ntwari ziri hariya, zitambamye hariya, zitambamiye gakondo yawe, zitambamiye ibituro by'abasogokuruza bawe, zitambamiye ziriya ntwari zapfuye, zitambamiye barimo n'ababyeyi bawe. Ariko ukiperimeta ukavuga ngo bariya ngo ninjiji, bariya ugatangira kubanekisa ahantu ngo ko barakoreshwa ngo n'u Rwanda, ngo ko barakoreshwa na. Ariko none se twebwe ikiza kimbabaza nuko Mayimayi yatangiyeho irwana ku mugaragaro, ari Mayimayi y'abapfurero n'abayintu n'ababembe bishize hamwe babishambuke, bagira amakoalisiyo atandukanye n'amazina atandukanye, baratwisha, baratwangaza, badukorera amabi yose, ngo barangize tibyahekera aho ngaho. Biba turi kumwe na leta. Nakubwiye ngo inshuro 3 narashwe, narasiwe mu karere kacu ka Gahwera, karimwe amakabiri, Gahwera yarimwe amakabiri. Ibyo aduyi twari dufite twarwanaga nawe yari Mayimayi, ariko twari dufite indi aduyi wari utaragaragara, leta. Tukamenya ko leta yafashe ibikoresho yabijanye mu Mayimayi, tukamenya ko leta yatanze amakuru yacu yaho dukorera amarondo, tukamenya ko leta yatanze amakuru ko yaho inka zacu zahutse, tukamenya ko leta itugambanira, itanga pla yaho bagomba gutera. Uri kumva? Ariko turaceceka. Ibo basigara kuri rya jambo, bana bacu tuvuga butugara, ibo basigara kuri rya jambo rivuga ngo leta ni umubyeyi. Ya makuru nyine leta mu mateka, leta ni umubyeyi w'abana bose, ni kwigomba kumera. Nizo nshinga. Ibo basigara mu mateka ya kera ngo leta ni umubyeyi. Tibamenya kuko umubyeyi twebwe twagize buhanya, tugira umubyeyi gito, ugomba kugambanira uwo yibyariye, ugomba kugurisha uwo yibyariye. Twabwira yeme nta leta tukigira, batereka timukaza muyikoraho ko bararya. Leta ya nawe kirababwira ngo ntuvuge. Yaravuze ati isi leta ngo arya ngo kagapsisi kanyereye ku gishishwa cy'umuneke, karavuga ngo wananije ngo iki gishishwa ngo inzoga yacu imezita tubeyo merite. Naho mon frère, nuzo kuri leta ya Kongo hari kuyumva no kutayumva, ariko uburenganzira bwayo, inshingano zayo yarazitaye zuko yakagombye kubirinda umuturage. Jenza nkundira kuvuga ngo nza mbisubiramo na hano cyane. Ikibazo icyo ari cyo cyose kiba muri Kongo, icyo ari cyo ubwo uko byo bimeze kose, gihera kugira leta ya gito, kugira leta itazi ikora, itazi inshingano zayo.
ibindi byose biza bishamikira aho ngaho. Iyo niyo nyirabayazana, kuko leta yamenye inshingano zayo, ibindi byose ntibyoza. Yewe baza banashinjaga ngo u Rwanda n'urwo Rwanda ntirwo kwambuka rugiye igihugu c'amahanga, uza rwambukiriye rwambuka ruja ko bashinzwe kurinda abaturage n'imipaka y'igihugu, kandi nta gisirikare gifite abasirikare benshi, nta leta ifite igisirikare benshi nka Kongo ifite abasirikare benshi. Komeye buriya ngo igisirikare ca Kongo gikomeye niki cakangaye muri Afurika. Icyo kintu urwo rutonde za dureba rukansetsa cyane, niba bagishiraho kirakomeye mu kutwica, kirakomeye mu kutwica, kirakomeye bagishyize ku rutonde rw'ibihugu bikomeye bifite igisirikare, kirakomeye ku munyamurenge FRDC, kirakomeye kabisa mu kurimbura umunyamurenge. Twarazibonye imbaraga barazishoye, n'ukugamba nuko nguko sukugira. Icyo nari nkubwiye mu frere, bamara bakavuga ngo erego ngo ni leta, kandi iyi leta yaje ndetse uretse no gutanga amakuru no gutanga ibikoresho no gutanga plan n'ibindi, baje kuturasa ku mugaragaro. Twebwe ntabwo bagezeho barahishuka, barwana ku mugaragaro, kugeza ubwo twirwana twebwe, kandi twari dutora adui, twatoye adui. Ni ukuvuga ngo adui waza wese twaramurwanya, kugeza ubwo baje ku mugaragaro. Uzi ikintu cyababazaga mu frere, jewe nabonye ubwo adui adutera abamayimayi bavuye mu ibumba, turabarasa tubaja gusaganja, turabashingana uwabumba, turabareza tubageza mu Bunyoni. Leta yari iwacu mu Gawera ngo tubageze mu Bunyoni, irya adui nako ijya leta twari kumwe intervene igihe twatewe, ariko ngo tumare kugeza adui yamimanuka iduturuka inyuma mugarutse, twebwe gatukiriye tukira turasamaye, yamiduturuka inyuma iraturasa, iturasa amakompora, idusaza za mashini gani, turasa za 12, turasa iziri ambunda zose, iduturuka inyuma, adui akaduturuka imbere, leta ikaduturuka inyuma. Kurumva, kandi twabwiye leta, jewe ubwanje nigeze kugera mwika, turi kumwe turi abagabo batatu, tuja kubwira leta ati adui yaje ganguyu ni murase mudutabare. Bama batubwira ngo ntitworoha turasa bataraduheza ordre, ntaho turabona yo kurasa. Mbese ni yari yo excuse ihoraho. Niyo sawa, ubwo bimeze gutyo nimuduheze ibikoresho twe turasa, ntabwo tubahaye, nimuduhangure gatwe turasa, ntitubembereye, turabihorera dusubira hari. Noneho adui yaraza ngo amare ibyasoni, adui ngo amare atangire kurasa, kuko ikayi niyo yari itangira gutya, atangire kurasa, batangira kwihinda, guhunga nabo, ngo batangire guhunga, tibahawe gahunda yo kurengera abaturage. Iboga bababwiye gusa ngo bagume hamwe, bari bazga ko bataraswa nabo. Adui akojeje n'abarabarasa ngo barase, sinibihungira bama bahunga, ngo bahunge batariko ngo barasa, tini mubivuge, barabivuze twamanye tugira gutya. Ubwo none rivuzwe na babaha ibikoresho se byahe ntabyo baduhaye, nyine dukoresha utwo twari dusangana dukeye, twamenye tubakoza aho mukambo, turabakura turabakonera, bagera tubageze iyo twifuzaga kubageza uwo munsi. Icyo narishatse kubwira wumve ngo iyo ni leta yaturindaga ngo n'umuvyeyi, abaririya ibo gusa no mu makwasama ngo leta ngo ntimurase, iboga bari mu office ko bararya ifaranga ko zirinjira impesa ko zirarya gusaba message ndwi, twebwe tugume dupfe, ibo bakomeze barya ifaranga. Abandi ngo yaye ngo ntimukaze muvuga ngo murabizi ngo dufite abantu ngo muri leta ngo turacyafite abantu, dufite abantu muri leta ntitubanze n'abacu, ariko se abo dufite muri leta twemera nabumvise ikibazo bakumva ko bagomba kuja kubabana n'abavyeyi, abatarumva ikibazo, abatarumva ko twadufa, nibahame hamwe, nibagume hamwe, bakomeze barye neza, ariko barye babika ejo aho bari si wabo, kuko urumwe rutwicyariye rurabibikiye. Sindasoza. Okay. Letaga iri implika, nako iragaragara, irakora ku mugaragaro, ngo igera aho ngaho ija kwamba izindi leta, ija kwamba leta y'u Burundi, ija kwamba andi mareta n'abacancuro n'abandi. Noneho tugatangazwa n'ukuntu abantu bavuga ngo rego ngo ko turakoreshwa n'abarunaka,
ibo ntibagire n'isoni zo gukora ka leta kiraja kwamba izindi za leta kiraja gushaka abacyancuru ifite guverinoma nzima yayikoresha yarushe ifata abasevire b'amayimayi ibagira abasirikare irabadota ibagira abana ibashira kwibere ibahereza ibikoresho bazavuga ngo sisi ni watoto wa serikali. Yes, batoto wa serikali bagomba kwica umunyamurenge. Noneho rero nkababazwa n'ukuntu bazavuga ngo ko turakoreshwa n'u Rwanda iyo ruza kuza rudukoresha nukuri nuko ijwi ryanje ritoye ariko je uyu munsi banumviye bakumva ububabare bwacu boza bakadufasha kandi gakumugaragara kuko n'abandi nabo baje gakumugaragara tumishe bakaza bakadufasha nukuri tugatabarwa natwe tukavaho pourquoi twebwe tutotabarwa pourquoi twebwe tutobaho pourquoi twebwe tudafite imbabazi nimba leta ya Kinshasa yararushiga ikagirirwa imbabazi n'izindi leta ikaruha igatanga imitungo kugira ngo umunyamurenge ashira kuko twebwe tubonye tutotanga ubutunzi bwacu kugira ngo dutabagwe tubeho kuko twebwe tubonye uwo tuvuganira tutomukomera amashi jusqu'à maintenant turacyarimo dushaka abo dutabara abo twumva bafite ahantu uburyo bo dutabara nukuri nibaze badutabara nibaze badufashe tubeho natwe umunyamurenge abeho kandi abeho neza kandi ntibumve kuko umunyamurenge atabaje agatabagwa bigomba kuba urusaku nimba leta ubwayo yaratabaje igatabagwa kandi ari leta kuko twebwe nk'abaturage ba minorite nkatwe tugomba kurenga risiga ceceka tutobona n'isi nimwe tutobona n'igihugu na kimwe kigomba kudutabara bigomba kubaho kandi bikavugwa n'ubu ko turashakisha abatwumva bafite inzira bocamwo botabara umunyamurenge nawe akabaho akarengane ku munyamurenge kakashira umunyamurenge hagiye wese n'ugupfa ejo tuzaba turimo twibuka mugatumba abanyamurenge barapfuye isi iraceceka kuri Kirumba abanyamurenge barapfuye isi iraceceka ikabera abanyamurenge barapfuye isi iraceceka ikalema abantu barapfuye isi iraceceka muri Jura abantu barapfuye isi iraceceka abanyamurenge benshi baryamye muri imirambo y'abanyamurenge nyinshi ryamye muri Tanganyika isi iraceceka n'uyu munsi ko turicwa imisozi yarasenyutse imihana yarasenyutse inka zaranyazwe abanyamurenge ko barapfa n'uyu munsi ko turarenga isi iracecetse tutabonye batuvugira tugomba kwivuganira tugomba kwirwanaho tugomba kwiremamo imbaraga tukazishaka icyo nsaba rero niba ariya bakomeza gutagaguza amagambo n'ibindi nimba ari inzara muze dusaranganye ibyo dufite muzabaho ariko mureke kurya amaraso ya bene so kandi nimba ari muri out ya information muze mufata amakuru ahagije turimo turicwa tuzira uko tumeze nta washoye urugamba turimo nta muntu n'umwe usibye abanzi bacu niyo mpamvu tugomba kwirema tukaba umwe reka mbibutse ko umuntu turi kuvugana umuntu turi kuganira ni umuntu wamugariye ku rugamba urugamba avuga ni urugamba yabayemo ni urugamba yarwanye ni urugamba iwubwe azi kurenza undi uwo ari we wese uhereye kuri njyewe wicaye hano ariko n'ubu nyine n'umurwanashaka ni umutwirwaneho w'indani ntarakomeza reka mbwire wewe wicaye aho ngaho wewe wicaye aha ndashyiraho nimero yiwe hano utume soda y'umuntu watwirwaneho niba ukunda Afrimedia ugakunda Gabi ugakunda twirwaneho utume kitu kidogo hano kuri iyi nimero yiwe ntabwo yabimbwiye nta nabinsabye ariko n'ubundi si ubinsaba kubera ko ninje ubivuze nimero nta kibazo yes wenda hari n'uwashaka vuga nimero yawe umuntu wewe numaruza umbwire ngo nutanabikora nzakugaya ariko wewe wicaye aha ku ruhande mugani wa Unity mu byukuri abashaka nimero ni Safaricom ni 076 ubanzeho +254
no guteranya kabiri gatanu 2 5 4 karindwi 6 8 6 8 3 5 9 kandi kigenderewe wenda saye mazi kigenderewe na makuru cyongeyeho no gutabarana mu buryo butandukanye nubwo just no gutabarana. Ndaza kwitanga inimero ariko cyane nshishikariza abantu dufite urugamba rukomeye cyane kandi twagize imfubyi nyinshi twagize abapfakazi benshi n'ubu turacyarimo twirwanaho abagifite imbaraga mu fata umwanzuro muve muri byo murimo n'abandi bari babirimo kandi n'abandi bari bafite ubwenge bwo kwaccessinga ibikorwa bitandukanye kandi bakagera ku musaruro ufatika ariko twarabitaye kubwo impamvu z'umurimo turimo. Niyo mpamvu numva ko buri muntu wese agomba kubigira uruhare akagira icyo akora muri iki gihe kuko Mordecai yabwiye nani Esther aramubwira ngo nuramuka utagize icyo ukora wowe uri bwamufite ijambo ariko nuramuka udagize icyo uvuga ntakizabuza abayuda gutabarwa. Nawe ufite ahuri n'ufite ukumeze kose umunyamurenge wese aho ari agirirwa ndetse n'utari umunyamurenge n'undi mu Rwanda ashaka wese jewe ari gihe haramo kamwe atari abanyamurenge bagize igihe bakozwe ku mutima n'ibyabaye hariya arambwira ngo uko mutanze imisanzu yo yiri haruguru uzumbwira nanje ngira icyo nkora 200 twazaga dutanga nawe yazagaza gatanga yiwe akayampa nazaga ababishinzwe bariya bo mu karere kiwacu barabizi abayobozi narababwira ati aya nayanje uyu n'umusanzu wanje uyu n'umusanzu wundi muntu kandi si umunyamurenge kandi udashaka kuvuga izina ryiwe yarambwiye ngo uko dutanze umusanzu nawe azatanga natanga 200 nawe gatanga 200 hakaba nubwo yarenze tukayoreza no kuvuga ngo nundi wari wese ubabaranye n'umunyamurenge wumva ibitwatuvuga nawe atanga umusanzu wiwe. Abasore b'abanyamurenge turacyari mu rugamba mureke kwirara mureke gukina muve mu byo murimo mufata umukingi muje kwirwanaho murengera ubwoko. Abagabo n'abandi bose badashoboye ariko bafite icyo bafite cya finance mugitange mutizigama ejo muzaba muri proud yo kuvuga ko iwanya ari murenge hubatswe neza ariko umuntu wese utaragize icyo akora muri iyi situation nawe uzamwara bizaza bigutera isoni cyo kugira gute kandi ibintu byose biri recorded ibintu byose biri recordinze urazwa aho uri hose mu gace urimo urazwi uzibyuzi tukuzi ibyawe tuza turi codinga ibintu byose tuzi ngo wagenze gutya wavuze gutya wakoze ibingibi ibyo wakoze hano mwisi uzohembwa no mwijuru uzohembwa kandi ibyo wakoze nabi nibyo wavuze nabi hano mwisi uzababara no mwijuru uzababara. Urakoze cyane hanyuma reka ngushimire kubw'umwanya wawe gushimire kubw'ikiganiro ciza c'amateka afite byinshi abitse ku karengane k'abanyamurenge kuko umwe w'umuvictime muri byo kuba kwemera gusangiza abandi bifite ico bivuze bifite ico bibwiye uyu nguyu. Hanyuma nawe warukurikiye Afrimedia reka ngushimire kubera umwanya wawe kubera gukunda Afrimedia kugera kuri uyu munota. Ikiganiro ni kirekire cyane nimba ubashije kugera ahangaha twe tuvuga ngushimira irishimwe ni ryawe urabikwiriye. Asigaye kumwe na Director Gabi kuri Afrimedia Live. Imana ibarinde. A world of stories.